ikigeragezo kiragenda kikakwambika amasina, kikakwambika isura, ugahura n'abadogiteri batigeze bakandagira mu ishuri ryo kuba abadogiteri bitewe n'ikigeragezo ufite. Bakaza bakakwigisha, kora gukagira. Abantu bigira abajyanama, bakigira abanyabwenge bijyanye n'ikigeragezo, bijyanye n'intambara, bijyanye n'ibihe uhagazemo. Ariko mu ijuru hari Imana ijya yururuka igatabara. Haleluya. Dusomye ijambo rivuga ngo nzabonwa namwe nimushakana umwete wanyu wose. Nzabonwa namwe. Haleluya. Nzabonwa namwe nimushakana umwete wanyu wose. Imana iyo tuyishatse turayibona. Hana arahaguruka ajya gushaka Imana. Hana arahaguruka aca hagati y'abadogiteri bose, ababyize, abatabyize, ababinyuzemo, abatabinyuzemo, abajyanama b'ubwoko bwose, bakubwira ngo bikore gutya, bigire gutya, bigenze uko. Yesu ashimwe. Abaca hagati yarababayemo igihe kirekire. Iyo uri mu kigeragezo, haleluya, uko iminsi igenda itambuka, uko iminsi igenda iza, uko ibihe bigenda biza, ndakubwiza ukuri, ugenda uhura na benshi, ugenda ubona benshi, ugenda wumva benshi, buri wese akubwira iby'undi bye, ariko yageze ahantu yararambiwe. Haleluya. Aravuga ngo inama, ibitekerezo, ibyo munyigishije n'ibyo mumbwiye bimaze kuba byinshi. Numvise inama z'abakecuru, numvise abasaza, numvise abasore, numvise abize, numvise abatize, buri umwe wese ambwira ibyo ashaka, buri umwe wese ampa inama ziwe. Ariko aho bigeze, aho ngeze, ngiye gushaka Imana. Haleluya. Arambika hasi, ashyira hasi, asohoka mu rusaku. Reka nkubwire bwoko bw'Imana, igihe kijye kigera usohoke mu rusaku, igihe kijye kigera uve hagati y'ibigusakuriza, igihe kijye kigera uve hagati y'ibikubwira uko bishaka, igihe kijye kigera ufata icyemezo, uhaguruke. Maresekere Mosai, uhaguruke uve hagati mu rusaku, ujya ahantu ushobora guhura n'Imana, ujya ahantu ushobora kuvuganira n'Imana, ujya ahantu wiherana n'Imana. Biravuga ngo Yesu Kristo akura intumwa ziwe, azikura mu rusaku, abajyana mu butayu, abajyana ahiherereye. Aho abagejeje arangije ararabagirana. Ntabwo usigara ubona ubwiza bw'Imana ukiri hagati mu rusaku, ukiri hagati y'abakecuru bakubwira ngo kano gati biga ibingibi nubyisiga, ibingibi nubinywa, nugira gutya uzabona urubyaro, uzabona ibi, uzabona ibi n'ibi. Barabivuga, barabikubwira, bazabikubwira. Ariko ukuri ni uku nguku, nshuti yanjye. Igihe kijya kigera tugasohoka mu rusaku, tukajya hari Imana. Muzashaka mumbone nimushakana umwete wanyu wose. Iyo Imana tuyishakanye umwete, iyo Imana tuyishakanye umutima, iyo tubishyizeho umutima, twavuga ngo Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Mana, turaje imbere yawe, turashaka mu maso hawe, turashaka ubwiza bwawe, turashaka kugirirwa neza nawe, turashaka imbabazi zawe. Imana igitwiyereka, Imana igidusanga, Imana igidusubiza, Imana igituganiriza. Niyo yabyivugiye ngo muzambona, ariko condition nimushakana umwete wanyu wose. Ese ufite umwete ungana gute wo gushaka Imana iri joro? Ufite umwete ungana gute wo kuba imbere y'Imana? Ufite umwete ungana gute wo kubwira Imana ngo Mana mpindurira? Haleluya.
reka nkubwire muri principe esheshatu nabigishije ku munsi w'ejo n'uyu munsi nkazicisha ku rubuga aho shoti zituma Imana iguha umugisha, zituma Imana iguhindura amateka. Harimo principe y'umwete. Umwete ntabwo ukora mu buzima busanzwe gusa, no gushaka Imana bisaba gushyiramo umwete, gusenga bisaba gushyiramo umwete, gukorera Imana bisaba gushyiramo umwete. Iyo ushaka Imana udashyizemo umwete ntabwo uyibona. Imana ibonwa n'abanyamwete. Haleluya. Benshi murasenga ntimurasubizwa, ariko icyo muzira ni kimwe, nuko mudashaka n'Imana umwete. Ndababwiza ukuri, ikibazo gikomeye bwoko bw'Imana gituma tudasubizwa, ntabwo dufite umwete. Erega burya iyo usenga hari ibiguca intege bitagira uko bingana, iyo usenga hari ibigusubiza inyuma bitagira uko bingana, hari ibikurwanya bitagira uko bingana. Iyo rero nawe udahagurutse ngo ugire umwete, uhangane, urwane uko bishoboka, ntabwo ushobora gushyikira ubwiza bw'Imana. Kera hari umuntu wajya akunda kutubwira ngo iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe batashye. Iyo urambiwe urataha, abandi bakaza bakabirya. Niko bimeze. Bwoko bw'Imana, reka mbabwire, muri iyi minsi 7 turimo y'amasengesho yo gusengera umugisha w'Imana, yo gusengera ubukire, yo gusengera kubohoka. Ukuri ni uku nguku, ukuri ni uku. Reka nkubabwire, ukuri ni uku nguku. Nushaka ibintu biza umunsi umwe byirukanka, uzajye mu bapfumu, uzajye kwa Satani, uzarara ubitahanye, uzarara ubibonye. Kubera iki? Bubaka ku mucanga. Umuntu ubaka ku mucanga arirukanka, yubaka ibintu byiruka, ariko biba byubatswe n'ibibonobono, biba byubatswe n'imbingo. Iyo imvura iguye birasandara. Iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe batashye. Iby'Imana ni ku rutare, wubaka ku rutare. Umuntu ubaka ku rutare biramugora, bimufata igihe, bimufata umwanya, bimusaba kwihangana, bigusaba gukoresha imbaraga, bigusaba kugira umwete, bigusaba kurara amajoro, bigusaba kurwana intambara zishoboka n'izidashoboka. Iyo udashobora kwihangana, ntabwo ushobora kujya ku mugisha w'Imana. Ntabwo ushobora kujya ku mugisha w'Imana. Hariho indirimbo imwe nigeze kureba haciye igihe kinini, yari umuririmbyikazi aririmba indirimbo za sekira, ariko yahoze aririmba indirimbo z'Imana. Ni indirimbo y'Icyongereza y'umunyamerika. Yemye aravuga ngo Mana, ngo urazi inshuro nagusenze, ngo n'igihe nagusabye, ngo utinda kubima, ngo kugeza igihe nahinduriye, ngo njya ku rundi ruhande, ngo ariko ngo uruhande nagezeho, ngo bampaye ngo ibirenze, ngo ibyo nasabye. Urumva? Yahoze ari umukristo, yahoze ari umuririmbyi mu nzu y'Imana, yahoze ari umuririmbyi mu bwami bw'Imana, ariko arangije arambirwa gutegereza amasezerano, arambirwa kwihangana, ararambirwa. Amaze kurambirwa, ahitamo kujya kuririmba sekira, ahitamo kujya kwa Rusiferi gusaba imbaraga. Ageze kwa Rusiferi, ngo bamuhaye ibiruta ibyo yasabye. Ariko muri iyo ndirimbo nyine aravuga ngo natanze ubugingo bwanjye, ngo nta cyizere cy'ejo hazaza mfite, ngo ariko uyu munsi ngo nakiri ibirenze ibyo nasabye. Ngayo nguko niko kuri kandi niko bimeze. Turimo gusengera umugisha, turimo gusengera kuboka ingoyi z'ubukene, ariko iby'Imana bisaba kugendera ku mahame y'Imana kandi ugategereza, kuko urimo urubaka ku rutare. Umugisha Imana iguha n'uwibihe, umugisha Imana iguha n'uw'urubyaro, n'uwabuzukuru n'abuzukuruza. Umugisha Imana iguha ntabwo yongeraho umuvumo, ariko ibiva kwa Satani biza byirukanka ako kanya, hanyuma mu gitondo kimwe akaza akakubwira ati nubwo twaguhaye inzu ariko ntuzayiraramo, uzajya urara mu kazu ko hanze. Nubwo twaguhaye imodoka ariko buri munsi utegezwe kuzajya ucuramo umukobwa mugomba kuryamana nawe.
nubwo twaguhaye ibyo kurya ariko wowe kondisiyo uzajya uhora urya ikintu kimwe gusa. Nubwo tuguhaye amafaranga ariko uzajya uhora uyasohokanamo abakobwa muri hoteli, uhore muri ubwo buzima amanywa nijoro. Nubwo tuguhaye ibi ariko no mwana w'imfura turamushaka, umugore we turamushaka, buri mwaka ujya utera umukobwa inda ayikuremo tubone igitambo. Izo kondisiyo ntushobora kuzubahiriza, bazabiguha byirukanka. Uzagera ahantu ushaka kubisubiza bakubwire ngo wapi, twarangije gusinyana. Ariko iby'Imana bisaba umwete. Ijambo ravuze ngo nimushakane umwete. Nusoma iyi nkuru ya Hana, Hana yari kumwe n'umugabo we Elukana, bari mu minsi mikuru, abandi barimo barya barimo banywa. Arangije arabyitegereza arabireba, aravuga ngo nimujye munywe kuko mwebwe mwarashubijwe, nimunezerwe mujye mu birori mwebwe mwarashubijwe. Jyewe ndababaye, jyewe mfite ikibazo, jyewe ndaremerewe, ntabwo nshobora kubishinga ngo nicane namwe nsangire namwe inge hamwe nawe. Abasigira ibirori ariruka nkajya mu nzu y'Imana, apfukama imbere y'Uwiteka, asuka umutima we imbere y'Uwiteka, arararira, ararasenga, yirirwa asenga kugeza igihe Eli yaziye. Ahageze abona umugore yaramaze kuruha no kunanirwa, amwitegereje agira ngo yasinze, ariko wari umunaniro, ntabwo yari yarambiwe, yari arimo akibwira Imana, Mana reba ibi n'ibi. Yari yasohotse mu rusaku, yari yasohotse mu nama nyinshi n'amagambo menshi, na byinshi bamubwiraga gerageza ibikora ibigira gutya, gira gutya, gira gutya. Ibyo byose yari abirushye, avuga ngo ngiye gushaka mu maso y'Imana. Lesekele musayini mandere boshakarama. Iri joro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, reka dushake Imana ihindura ubuzima bwacu. Reka Imana iguhindurira amateka, reka Imana iguhindurira ubuzima, reka Imana iguhindurira imibereho, reka Imana iguhindurira icyerekezo, reka Imana igira icyo ikora ku buzima bwanjye n'ubwawe. Bwira Imana ngo Mana, amaboko yanjye ari imbere yawe, warasezeranye ngo uzaha umugisha imirimo amaboko yacu. None Mana, iminyururu iri ku maboko yanjye ituma ntakora, niveho. Iminyururu iri ku maboko yanjye ituma ntagira umugisha, ituma ntagira ibyo nkora ngo ubone aho umpera umugisha. Iyi minyururu nicike. Masekele mosai. Tugiye gusengera akazi muri kano kanya, tugiye gusengera imirimo y'amaboko yacu. Hari abantu badafite akazi, hari n'abantu bakora ibintu bitabahesha umugisha. Ukora ibintu ariko nta musaruro biguha. Umaze igihe kinini urwana, umaze igihe kinini ukora, ariko ibintu ukora ntibiguha umusaruro. Ibintu ukora nta kintu bikumarira. Ibintu ukora ntabwo biguteza imbere. Ibintu ukora ntabwo biguhindurira ubuzima. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni abantu bagerageje gushaka akazi, bagerageje gushaka ibyo bakora ariko byarananiranye, amaboko yabo araziritse, ntabwo bashobora kubona akazi. Basaba akazi, bajya muri bizinesi, bagira gute, iteka bafite inyota yo gukora, bagerageza gukora ariko babuze icyo bakora. Umwanzi yarafunze, iyo miryango yarafunze. Hari abandi ba gatatu, bobo umwanzi yababoshye mu buryo bw'umwuka. Niyo babona akazi ntibashobora kujya ngo bagakore, bumva badafite n'imbaraga zo gukora, bumva batanabishaka, bumva badashobora no kubijyamo. Nicyo gitekerezo bumva gukora biri kure y'ubuzima bwabo, bumva atari ibyabo. Umwanzi yabicaye hejuru, umwanzi yarababoshye, umwanzi yarabaziritse. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya, kuko prinsipe y'Imana iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Iri joro reka dusenga Imana. Zamura amaboko yawe imbere y'Imana. Tega ibiganza byawe.
tega ibiganza byawe imbere y'Imana, tega ibiganza byawe imbere y'Imana, bwira Imana ngo Mana y'amaboko, ndakwinginze umpindurire ubuzima, ndakwinginze umpindurire imibereho, kuko Mana ni wowe uha umugisha imirimo y'amaboko yacu. None Mana ntacyo nkora, wampaye amaboko, wampaye ubwenge, narize, wampaye amagara mazima, ndakomeye, ariko amaboko yanjye ntacyo nyakoresha. Iri joro ndakwinginze mbohora Mana, ibintu nkora nta musaruro bizanira, ibintu nkora nta kintu bimariye, ndakora nkavunika, ndara amajoro, nirigwa ku zuba, nca mu mbeho, nca mu myonga, ndarwana ijoro n'amanywa, ndakora ibishoboka byose ngo ubuzima bwanjye buhinduke, ariko iteka ntera intambwe imwe njya imbere ngasubira inyuma intambwe 5. Ninjira muri bizinesi ninjiranye ibihumbi 2 by'amadolari, nkayisohokamo maze kugira ideni ry'ibihumbi 5 by'amadolari. Mana mbabarira ubohora ubuzima bwanjye, Mana mbabarira umbohore, ndakwinginze. Iyi minyururu y'ubukene, iyi migozi y'ubukene yizingiye ku buzima bwanjye, Mana ndakwinginze uyice. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara Imana, kuko ubuzima bwacu bugomba guhinduka, imibereho yacu igomba guhinduka, amaboko yacu agomba kugira umugisha, tugomba gukora tukagira inyungu, tugomba gukora tukagira aho tugera. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, reka aya maboko yacu abohoke, iminyururu yari turiho itubuza gukora, itubuza gutera imbere, itubuza gutunga amafaranga, itubuza gutunga amadolari n'amapaundi, iyi minyururu nituveho mu izina rya Yesu Kristo. Sengera ibiganza byawe birambura imbere y'Imana. Imana yavuze ngo muzambona nimunshakana umwete wanyu wose. Bwira Imana ngo Mana muhiya, bwira Imana ngo Mana ndahari, bwira Imana ngo Mana mbohora, mbohorera amaboko, mbohorera amaboko, mbohorera amaboko, kugira ngo nyakoreshe nawe umpa umugisha. La bosekele mosakalaman mandele boshakaramande zemene kele boze sakalamasa la mande sekele boze sakalamando zemene kele boze sakalamasekendere mandele sakaramando zemene kele boze sai. Data mu izina rya Yesu, bohora amaboko yacu Mana. Imyaka tumaze mu bushomeri, imyaka tumaze ntacyo dukora, imyaka tumaze amaboko yacu aziritse, tubohorera amaboko Data, tubohorera aya maboko gitare cy'amahanga, tubohorera aya maboko Mana nzima, tubohore Papa, ndakwinginze tubohore, tubohore mu izina rya Yesu, tubohore mu izina rihambaye, tubohore mu izina rifite imbaraga, tubohore mu izina rifite ubushobozi, tubohore gitare cy'amahanga, tubohorera amaboko Mwami, tubohorera imirimo y'amaboko. Benshi muri twe barakora ibintu bidashobora guhindura ubuzima bwabo, benshi muri twe bakora ibintu bidashobora kubakura mu bukene, bidashobora kubakura mu bibazo. Dufite ubukene tubayemo kandi dukora, dufite ubukene tubayemo, dukora imirimo isuzuguritse, dukora imirimo ya feke, dukora imirimo idafite ikintu yatumarira, dukora imirimo idafite aho yatuvana n'aho yatugeza. Bohora Mwami w'abami, bohora Papa, tubohore Mana nzima, tubohorera aya maboko, tubohorera ibi biganza, tubohorera aya maboko Mwami, tubohorere Papa, tubohorere Mana nzima, tubohorere gitare cy'amahanga, tubohorere mu izina rya Yesu, tubohorere mu izina rya Yesu. Data turahamagara izina ryawe, turahamagara ikiganza cyawe, turahamagara kwera kwawe. Iri joro tubohore Mwami, bohora abasore n'abakobwa, bohora abagabo n'abagore, bohora Mwami, bohora Jehova Jire, tubohore mu izina rya Yesu, tubohora amaboko Mwami, tubohora ingoyi z'ubukene, tubohore mu izina rya Yesu Kristo.
reka muri kano kanya dusenye umwuka w'ubukene buturuka mu miryango. Twarabibonye, hari imyuka y'ubukene irondora imiryango tuvamo, ugakira ukazamuka ukagera ku bintu byinshi, ukagira amazu menshi, ukagira amamodoka, ukagira ibintu bihambaye, ariko igitondo kimwe umwuka w'ikuzimu ukaza ukagukubita ugakena kugeza ahantu usabiriza, kugeza ahantu ubura n'isukari y'abana. Kandi warabaye umukire ukazamuka ukagera ku rwego. La sekele mosa, warabaye umukire ukazamuka ukagera ku rwego ahantu ugira abakozi, ugira ibintu byinshi bihambaye, ariko bitewe n'umwuka uva mu muryango uvamo, bitewe n'umwuka uturuka mu muryango uvamo, ukaza ukakugusha, ukaguhangura, ukagushyira hasi, ugakena. Abantu bajyaga batega imodoka zijya i Burundi ziciye ku Kanyaru, muraza ahantu mwajyaga mugurira utuburusheti n'ibirayi n'ibindi bitandukanye n'amata mutwari Bujumbura. Uyu mugabo sinshaka kumuvuga, ariko muramuzi, yarageze kuri kapito ya miliyoni 500 z'amanyarwanda. Ariko uyu munsi wa none, inkuru ziwe ziri kuri YouTube, mugende muzishake. Uyu munsi wa none, uyu munsi wa none, kubona icyo arya aratamikwa, nta n'amafaranga 10 wamubaza. Ibaze umuntu wari ufite ubwenge buzamuka kandi yarakoraga, murazi ubwo ki yakoraga, ariko zambaraga nababwiye zagenzaga ubuzima bwa Aburahamu, zigakurikirana ubuzima bwa Isaka, zigakurikirana ubuzima bwa Yakobo, zigakurikirana ibyo rwa Yakobo, bakajya bazamuka bakagera hejuru, ariko umwuka w'inzara ukaza ukabakubita bagahinduka abakene batazi aho biturutse. Izo mbaraga zabarondoraga zirondora abantu benshi, ariko ntibabimenya. Uba wowe urimo wirukanka inyuma y'amafaranga, wiruka inyuma y'ubutunzi, wiga ushaka amafaranga, wubaka amazu, ugura modoka, ukora ama business, ariko inyuma we hari imbaraga zigukurikirana. Umunsi umwe zizaguhangura, zikagukubita hasi ugasabiriza utabizi, wogakomeza wirukanka inyuma y'amafaranga, ariko hari ikiraro zateguye uzageraho ukagwamo ukadubiramo. Iri joro reka dusenye izi mbaraga, reka dusenye uyu mwuka, reka dusenye ubushobozi bw'ikuzimu, reka tubukure hejuru ubuzima bwacu. Imbaraga ziduhananura hasi, imbaraga zidutura hasi, imbaraga zitubuza gukomeza umugisha dufite, imbaraga zitwambura iby'Imana yaduhaye, imbaraga zidukenesha, imbaraga z'ubukene zo mu bisekuru twarazwe na ba data na basogokuru na basogokuruza. Imiryango itsikamiwe n'imbaraga z'ubukene buri hejuru y'ubuzima bwayo. Iri joro reka dusenge, dusohoke muri iki gisekuru gitsikamiwe n'imbaraga z'ubukene. Iri joro reka dusenge, tumenagura izo mbago, ducagagura izo mbago, zikure hejuru y'ubuzima bwawe, zikure hejuru y'urubyaro rwawe. Uwo mwuka ugukenesha, uwo mwuka ugukubita hasi, uwo mwuka ukwambura ibyo ufite. Abo ni abambuye za miliyoni 500, ariko hari abandi benshi muri twebwe wari ufite uduhumbi 5 tw'amadolari, ntuzi aho twagiye, twaranyitse, inganyi zaraturiye. Ntabwo biha agaciro kuko twari dukeya, ariko ntitwari duke kuko utwo ngo tw'Imana yaduha umugisha, tukazamuka kubaka ama etaje, ariko twarayoyotse. Wasevinze 10,000 by'amadolari, ariko muri kano kanya ntuzi aho biri. Wasevinze miliyoni 8 z'amanyarwanda, urasohoka ugiye gutangira ka butike cyangwa se ka kenkayori, zihiramo zirarangira, utaha imbokoboke. Izo ni imbaraga zikwambura ibyo ugezeho, izo ni imbaraga zituma udatera imbere, izo ni imbaraga ziza zikagukubita zikagusubiza hasi. Uyu mwanya senga uziyambure, reka Imana ikuderivure, reka Imana ikubohore. Ntabwo wakira izo mbaraga zikiri ku buzima bwawe, ntabwo wakira iyo myuka y'inyatsi ikikuriho, ntabwo watera imbere iyo migozi ikiri ku buzima bwawe. Senga
senga wicagagureho izo ngoyi, senga wiyambura uwo mwambaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara ubushobozi bw'Imana, ndamanura umuriro uvuye ku Mana, ndasenya ibicaniro by'ikuzimu, ndasenya ibicaniro byo mu miryango tuvukamo, ndacagagura izi ngoyi, ndacagagura imyuka y'ubukene, ndiderevura mu izina rya Yesu Kristo imyuka y'akarande mu miryango dukomokamo, ibidukurikirana, ibitugendaho, ibiturondora, ibidukenesha, ibidusubiza inyuma, ndabimenagura, ndavunagura, ndasenya izi mbaraga, ndasenya uyu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, izi mbaraga ziragenda zikagutandukanya n'abantu bakakugira umugisha, zikagutandukanya n'ahantu wakaboneye umugisha. Nimba uri mu kazi kakabaye kazagira icyo kakumarira ukakirukanwamo, nimba hari umukoresha wakabaye agufasha kugira ngo ugire aho ugera bakamuhindura, ugahora uhura n'abantu bakurwanya, n'abantu bagusahura. Nimba hari inshuti yari kuzagutungira urutoki ati cahangaho uko ari bingi biraguteza imbere, Satani akaza akamukwiba, ugahora uhura n'abantu bagusubiza inyuma, bagusubiza hasi, bagukandagira, bakunaniza, bakwambura ibyawe. Niko iyi myuka ikora, niko izo mbaraga z'ikuzimu zikora. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'Imana yaremye ijuru n'isi, turasenya izo mbaraga, turasenya uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ndarimbura imbaraga zose z'ubukene, ndarimbura imbaraga mbi zose z'ubukene, ndarimbura imbaraga mbi zose z'ubukene, ndarimbura izo mbaraga z'ubukene, ndarimbura izo mbaraga z'ubukene mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ndarimbura izo mbaraga katika jina la Yesu. Ndarimbura uwo mwuka, ndawusenya, ndawusambura, ndawucagagura, ndawuvunagura, ndawukura hejuru y'abakunda Imana, ndawukura hejuru y'ubwoko bw'Imana. Umuntu wese uri imbere y'Imana iri joro, ndavuze ngo nabohoke hisi imbaraga zo mu miryango mu izina rya Yesu. Hari benshi muri twebwe mwakuze mubona iwanyu hari ubukire, hari amafaranga, ariko uyu munsi yarayoyotse, yaragiye, ntimuzi naho yarengeye. Hari benshi muri twebwe mwakuze mubona iwanyu hari ibintu, hari inka, hari ibintu bitandukanye, hari abakozi, ariko umunsi wa none byarayoyotse. Izo mbaraga zibirya zisenyuke mu izina rya Yesu. Uwo mwuka ubirya usenyuke mu izina rya Yesu. Hari benshi mwagiye mwumva amakuru bakabwira ngo kwa sokuru bari bafite amafaranga menshi, bari bafite inka nyinshi, bari bafite ibigega, barabakire, ariko bagiye kuvuka ubukene bwarinjiye, bwarateye. Izo mbaraga ndazitwika, ndazisenya, ndazivunagura, ndazicagagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndarimbura, ndacagagura, ndavunagura izo mbaraga katika jina la Yesu. Mando semene kere posesa. Abantu badukurikiye kuri Zoom, internet stili yacitse, ndimo ndakoresha amayinite kandi tugura ayisaha. Isaha ishize abarangiye bahita bayatwara, bikangombwa ko umuntu yongera kurodinga nanone. So nimwumva bicitse nimuve ku murongo, igihe cyose ntarabasezera ubwo ndaba ndimo kurodinga ayandi kugira ngo dukomeze dusenge. Mu byihanganire, Satani arwanije n'amasengesho cyane, ntagashaka ko abantu bava mu bukene, ariko tuzamunesha mu izina rya Yesu Kristo. Ni ikitwereka neza yuko hari imbaraga z'Imana zidasanzwe ziri nyuma y'amasengesho, kubera ko urugamba Satani yarwanye ntago rusobanutse. Yararwanye cyane ngo tudasenga, ariko tugomba gusenga tu uko byagenda uko ariko kose, kandi hamwe n'Imana yacu tugomba kunesha mu izina rya Yesu. So nembe babwiye kugira ngo nimwumva bicitse nimuve ku murongo, ndaba ndimo kugura ayandi ma MBZ, kuko batanga isaha imwe gusa, ishize umuntu akongera akagura. Mbyihanganira. Okay, turimo turasenga mu izina rya Yesu Kristo. Iyambura izo mbaraga zo mu gisekuru uvukamo. Buri umwe wese uri ahangaha, hari imbaraga ziri mu gisekuru wabo zirondora ubuzima bwiwe. Hari imbaraga ziri mu gisekuru wabo, urabizi neza, uzi umwuka w'ubukene uri mu gisekuru wawe. Narababwiye ngo izi mbaraga ahantu ziri ziragenda, ugasanga umuryango w'abana 9, umwe wenyine gusa niwe wabaye umukire, abandi bose basigaye ni abakene, niwe badepandaho.
noneho nawe nubwo yakize, nubwo yabonye amafaranga, ariko ahora aremerewe n'abo bavukana bose kuko bari inyuma yiwe nk'ibiziriko biri ku ihene, bamuziritseho. Urwaye niwe uvuza, uwapfushije niwe ushyingura, umwana birukanye ku ishuri niwe wishyura, buri kantu kose kari ku mutwe wiwe. Araruha akaremererwa, ntajya aruhuka. Ni imyuka, ni uku nguku ikora. Ibi ngibi mbabwira ni ibintu biri mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ni ibintu nawe wahindukira ukareba. So reka dusenge izo mbaraga uzisenye, zirekure ubuzima bwawe, zirekure urubyaro rwawe. Abana bawe bose bagomba kubona umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nimba iwanyu ari wowe wabonye umugisha wenyine gusa, wowe urubyaro rwawe rwose rugomba kubona umugisha mu izina rya Yesu. Kandi nabo muvukana bagomba kubohoka, bagakira, bagatera imbere, kugira ngo nawe ureke kuremererwa mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nawe ibibazo bihari mujye mubifatanya, mubikemure, mubiterurire hamwe mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubushobozi. Lesekele mosain manderebo shakaramando semenekere boze sakaramando. Reka izo mbaraga zisenyuke, zive hejuru ubuzima bwawe, zive mu muryango wawe, zive ku buzima bwawe, zireke kukunaniza, zive ku rubyaro rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenya izindi mbaraga za kabiri, ni sisiteme y'iyi si, ni imbaraga zo mu kirere zikenesha abantu. Iyi si ifite sisiteme yayo, hari imbaraga zayo ziba mu kirere zikenesha abantu. Yesu Kristo ubwo yaravuye mu masengesho y'iminsi 40, Satani yaramuzamuye amuhagarika ku musozi muremure, arangije amwereka ubutunzi bwose bwo mu isi n'ubwami bwabwo, aramubwira ngo nupfuka mukandamya ndaguha biriya byose. Hari imbaraga zikorera mu isi y'umwuka zinaniza abantu bose bataziramya. Zashyizeho akakato, ziravuga ngo kugira ngo uzatere imbere, kugira ngo uzagire ikintu ugeraho, kugira ngo uzagere ahantu ugera, ugomba gupfukama ukabanza ukaramya Satani, ugomba kubanza kuramya mu isi y'umwijima, ugomba kubanza gutanga ibitambo mu isi y'umwijima. Iyo utabikoze urakena, iyo utabikoze izo mbaraga ziragukenesha, ziraguhiga zikakumanura, ziraguhiga zikakurwanya, ziraguhiga zikagusubiza hasi. Ariko muri kano kanya reka dusenye izo mbaraga, dukubite izo mbaraga hasi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo dufatamira ibyinshi hejuru kurwanya kumenya Imana no kubaha Imana. Buri kintu cyose kirwana no kubaha Imana, kirwana no kumenya Imana, tugifatamira mu izina rya Yesu. Fatamira izo mbaraga zo mu isi y'umwuka zinaniza ubuzima bwawe, zikunaniza aho ukorera, zikunaniza mu nzira zawe, zinaniza urubyaro rwawe. Sisiteme isi yubatse ngo abazakira n'aba ntibazakira, abazazamuka baba ntibazazamuka, yisenye mu izina rya Yesu. Icyo kirere kikuremerera, icyo kirere kikubuza umugisha, icyo kirere kikwitambika, ayo mahame n'amaprincipe isi yashizeho azibira ubuzima bwawe, atuma nta kintu ugeraho, iri joro nasenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro nasenyuke mu izina rya Yesu. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga zibohora, ndahamagara imbaraga zikora ibimenyetso n'ibitangaza. Ndavunagura ubutware bwose bw'iyi si bukenesha abantu, uyu mwuka w'ubukene, izi ngoyi z'ubukene, ndazimena, ndazisenya, ndazisambura, ndazivunagura. Satani ndakurimbura, dayimoni ndagusenya, mwakuzimu mwe ndabasenya mu izina rya Yesu Kristo. Mwabwami mwe bw'iyi si buziritse ikirere cyacu, buziritse umugisha wacu, ndabamenagura mu izina rya Yesu. Ndabasamburira ijoro mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro ndadekarara umugisha, turi abanyamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wacu mwaboshye mwatwaye ndawubamburira ijoro. Ndamenagura ibirere byose byo ku isi bifunze umugisha w'abana b'Imana, mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, mu Bwongereza, hirya no hino ku isi, mu Budage, mu Buyapani, mu bihugu byose bitandukanye, Afurika, Aziya, Amerika, Uburayi. Mu izina rya Yesu Kristo ibi birere byose ndabigomorora Kristo, ndabigomorora Kristo, ndabiha Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana ufunguke, aho ijuru ryari ryarabaye nk'umuringa, reka rigushe imvura, reka rigushe imvura y'umugisha. Ndategetse imvura y'umugisha, ndategetse imvura y'umugisha. Ikirere gikinguke, ikirere gikinguke, aho
n'abadayimoni bari bari hirya no hino bafashe umugisha w'abana b'Imana, ndabakubita mu izina rya Yesu. Hagaze amavuta y'intumwa n'umuhanuzi, ndamenagura ikirere, ndamenagura ikirere. Ikirere cyabaye umuringa, ndakimenagura mu izina rya Yesu Kristo. Ikirere cyaremereye abana b'Imana, ndakimenagura mu izina rya Yesu. Ikirere gikenesha abana b'Imana, ndakimenagura mu izina rya Yesu. Ndamenagura ikirere cyabaye umuringa, ndamenagura ikirere cy'ubukene, ndamenagura ikirere cy'ubukene, ndamenagura ikirere cy'ubukene mu izina rya Yesu Kristo. Senga umenye ikirere cy'ubukene kiri hejuru y'ubuzima bwawe. Senga umenye ikirere cy'ubukene gitwikiriye urugo rwawe, gitwikiriye umuryango wawe, gituma umugisha w'Imana utaza ku buzima bwawe, gituma imvura y'Imana itagwa mu mirima yawe. Mu izina rya Yesu Kristo kimenagure. Iri joro senga haresekeremosai mandarabashakaramando semenekerebozesai. Zamurijwe rya usenge, zamurijwe rya usenge, zamurijwe rya usenge. Menagura ikirere cy'umuringa, menagura ijuru rifunze mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaze amavuta y'intumwa n'abahanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo icyo tuzaboha mu isi no mu ijuru kizabohwa, ariko icyo tuzabohora no mu ijuru kizabohoka. Eliya ubwo yarahagaze yaravuze ngo imvura izagwa ari uko mbitegetse, afunga ikirere kirafungika. Ariko igihe yapfukamaga agasenga yarakibohoye, imvura iragwa. Nanjye muri kano kanya hari abavuze ngo ikirere cyawe gifungwe, hari imivumo yafunze ikirere cyawe, hari abapfumu bafunze ikirere cyawe, hari abarozi bafunze ikirere cy'ubuzima bwacu, hari abafashe umugisha wacu barawufunga, ikirere cyacu baragifunga, ijuru ryacu bararikinga, riba ritakigusha imvura, ntitwongera guhinga no gusarura, ntitwongera kubona umugisha w'Imana. Ariko iri joro ndamena imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu. Mpagaze amavuta y'intumwa n'abahanuzi, ndamena imbaraga z'abarozi, ndamena imbaraga z'abapfumu, ndamena imbaraga z'abadayimoni, ndamena imbaraga z'imivumo, ndamena imbaraga za karande, ndazimena katika jina la Yesu. Senga, 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 senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Zamurijwe rya usenge, menagura izo mbaraga, menagura icyo kirere, menagura icyo kirere, menagura icyo kirere kinaniza ibyo ukora, bigatuma igihe cyose bihomba. Ibyo ukora ntibigeraho bikugeza, bigahinduka umuruho gusa, ukabira ibyuya bidatanga umusaruro, ukabira ibyuya bitageraho bikugeza, ukavunika ukarara amajoro, ugakora utaruhuka, ariko ubuzima ntibuhinduke, ubuzima ntibugire aho bugera, ntugire intambwe utera, ntugire ikintu ugeraho. Izo mbaraga zimenagure, izo mbaraga zimenagure. Ijambo ry'Imana ambwira mu gitabo cya Yakobo ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo yarasenze ijuru rirakingwa, arongera arasenga ijuru rirakinguka, kandi yari umuntu nkatwe, ngo yasenganye umwete. Haleluya. Niko ijambo rivuga muri Yakobo, yasenganye umwete. Iyo dusenganye umwete ijuru rirakinguka, iyo dusenganye umwete ijuru rirakinguka, iyo dusenganye umwete. Haleluya, haleluya bwoko bw'Imana. Iyo dusenganye umwete ijuru rirakinguka, 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 iyo dusenganye umwete ijuru rirakinguka. Eliya yari umuntu nkatwe, Eliya yari umuntu nkatwe. Umva neza ko uko Eliya yari ameze, haleluya, nimba Eliya yarabikoze, nawe wabikora, 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 nawe wabikora iri joro, nawe wabikora iri joro, nawe wabikora iri joro, nawe wabikora, nawe wabikora. Lese kelebo shakaramando. Amavuta, amavuta, amavuta y'Imana hejuru y'ubuzima bwawe, 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 imbaraga z'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Ijambo ryatubwiye muri Yeremiya 29 uhereye ku murongo wa 11 ngo nimushakane umwete muzambona. Haleluya. Ni isezerano dufite, nituyishakane umwete, nidusengane umwete,
umwete. Nababwiye bwoko bw'Imana turi kumwe iri joro, umwete ni ihame ry'Imana riduhindura abakire. Umwete ni ihame ry'Imana rituma Imana isubiza. Umwete ni ihame rya Bibiliya, ni ihame Imana yashyizeho. Iyo ushakanye Imana umwete ijuru rirakinguka, iyo usenganye umwete ijuru rirakinguka. Resekeremo sakaramando manderebo shakaramasai. Iyo usenganye umwete, iyo usenganye umwete ijuru rirakinguka. Nimba mushaka ko ubuzima bwacu buhinduka, nimba mushaka ko tuba abatsinzi ku Mana, nimba mushaka ko tubona ibisubizo, nimureke dusengane umwete. Ibigucecekesha ni byinshi, ibikubwira ngo urarushye ryama ni byinshi, ibikubwira ngo uzasenga ubutaha ni byinshi. Baruteremeyo yaciwe intege, ariko yarazi icyo akeneye. Yararambiwe no kuba impumyi, yararambiwe no gusabiriza, yararambiwe n'ubukene, yararambiwe n'ibirago yaryamagaho ku muhanda, n'ibigunira yambaraga. Yararambiwe, yarakeneye guhindurirwa umwitero, yarakeneye guhindurirwa umwitero. Asengana umwete. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo twasomye ku munsi w'ejo mu gitabo cy'Imigani 20 riravuga ngo hari umuntu w'umunyamwete ubonye mu byo akora, ubu azaba imbere ku mwami, ntabwo azakorera abagufi. Haleluya. Hari umuntu w'umunyamwete. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, nge ntabwo nzababeshya. Yesu ashimwe. Ntabwo nzababeshya. Ibi narabivuze, nzahora mbivuga igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo ndi mu mubare wa pasiteri bazaza bakabwira ngo ngusize amavuta agenda urahinduka umukire, ngo ngusize amavuta agenda biragenda gutya na gutya. Ibyo umva, abo twasenganye murabizi kuva kera. Nabwiraga muhaguruke tuzamuka umusozi tujye gushaka Imana. Nusigara birakureba, nusigara birakureba. Uwahagurutse akazamuka umusozi akarara ku musozi akarara asenga karagenje gute? Nawe wasigaye mu rugo ngo baransengera, uriya wazamutse n'afite ibyo byamuzamuye. Ngwino imbere y'Imana ushaka Imana. Uko niko kuri. Imana irashakwa bwoko bw'Imana. Nasomye Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ni ukuri naragerageje uko umuntu ashoboye. Naragerageje gusoma Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ariko aho nasomye hose nasanze ababonye Imana barayishatse, nasanze ababonye Imana barayitegereje, nasanze Imana akoreye ibitangaza. Bari bafite umwete wo kwishaka ijoro n'amanywa, barihanganye, bategereje amasezerano, bakurikiye Imana, Imana ibagira neza. Ibindi rero byateye by'uyu munsi wa none bagupuriza amazi mu maso ngo genda ngo ubonye Imana n'ibitangaza biraje. Ibyo sinzi aho byadutse biva, ariko icyo nasomye mu ijambo ry'Imana nicyo nzababwira. Narababwiye ngo icyo nzababwira kitari mu ijambo ry'Imana muzampinyuze, ariko icyanditse mu ijambo ry'Imana nzababwira nk'ukuri. Abankunda mu nkunde, abampa muzampa, abanyima mu nyime, ibyo birabareba. Icyo nzi ni kimwe, ntawe uhari wo guhindura ijambo ry'Imana. Ejo nicyo nahoze ndimo kubabwira, ndimo kubabwira ngo abantu baje gukoregitinga Imana bavuga ngo yewe icya 10 cyanjye ngo ngifashisha imfubyi n'abapfakazi n'abakene. Iyo Bibiliya yanditsemo ngo icya 10 gifashishwa imfubyi n'abapfakazi n'abakene niyo wiyandikiye ubwawe, urimo urakoregitinga Imana. Icya 10 Imana yagihaye abatambyi, yagihaye abakozi bayo, hanyuma idusaba gufasha imfubyi n'abapfakazi, nabo hari ibyo yabageneye. None twebwe rero twabonye ko Imana ari injiji, twaje kuyikosora. Icya 10 tugishyira abakene. Ibyo mupagani nabikora it's okay, ni umupagani n'ubundi bya Bibiliya ntabyazi ntazi weva niyo bijya. Ariko nimba uri umukristo nawe ufite iyo myumvire urambabaje, karagaciyemo. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Sengana umwete, umenagura ikirere cyahindutse umuringa, ijuru ryabaye umuringa, rimenagure mu izina rya Yesu Kristo. Amavuta y'ubukire agomba kumanuka hejuru y'ubuzima bwawe. Ugomba kugera ku rundi rwego, ugomba guhindurirwa amateka, ugomba kuva mu mwanya umwe ukajya mu wundi, ugomba kugira ahantu ugera. Ubwiza bw'Imana bumanuka hejuru y'ubuzima bwawe. Imana itungisha abayo, Imana ifite umugisha mu biganza byayo, Imana ifite amafaranga, ifeza n'izahabu n'ibyo Uwiteka birashoboka mu izina rya Yesu Kristo.
ndavuze ngo birashoboka ko ubuzima bwawe bwahindukira ijoro, birashoboka ko uyu munsi wahinduka umunyamugisha, birashoboka ko ibyakunanizaga byakurekura, birashoboka ko ibyakwitambikaga byakuva inyuma, birashoboka ko imivumo yava ku buzima bwawe, birashoboka ko ikirere cyawe cyafunguka, birashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Sengana umwete. Eliya yakinguye ijuru rirakinguka, yararikinze rirakinga. Sengana umwete. Kinga imivumo yose yakunanizaga yo mu muryango uturukamo, kinga imivumo yose n'akarande zaho washatse, kinga imivumo yose abanzi bawe bakuvuma, kinga imivumo abarozi bose bakuroga, abagutongera, abakuroga, abo tubana ku rubuga rw'abakunda Imana. Uyu munsi nabahaye inyigisho nshya, nabahaye igice kimwe, narimenetse umutwe, sinabahaye ibice byinshi, ariko igice nabahaye nandimo kuvuga uburyo ki abantu benshi bakenye, bakeneshejwe n'abarozi. Abarozi ni babi, bafunga umugisha wawe, ugakora ibyo ukora ntumenye aho bijya. Abarozi baroga umurimo wawe wahinga bikarumba, abarozi baroga inka zigashiraho neza 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 burundu, zikagwa zigapfa, ukazigurisha ukanyagwa, zigashira zikarangira. Mwari mufite inka zirenga 100 zirenga 200 zikayoyoka. Abarozi barabikora. Abarozi baragenda bakagutongera, bagatongera diplome yawe, ukayibika mu kabati kurinda ushaje, ukazajya uhora ukora ibiraka, ukazajya uhora ukora ubuzi utigiye, diplome yawe igahinduka umuyaga. Abarozi baroga abana bawe bari abanyabwenge mu ishuri, bigaga neza bagatsinda, bagahinduka baswa, bagatangira kwa banyuma. Abarozi ni babi, baratongera, bagafunga inshuti ze, bakazigukura, bakagusiga icyangiro, aho uciye ukanukira abantu, ukagira mu maso hameze nk'ipusi, nk'imbeba, nk'inkende, nk'urukwavu, ukubonye akiruka, ukubonye ntakugarukeho. Abarozi bumva ngo wuri indege wagiye muri Amerika, bakagukurikiza imitongero, ukahaba imyaka 10 nta kintu urimarira, kugira utazagira ikintu ufasha iwanyu, utazagira ikintu ugeraho. Abarozi ni babi bwoko bw'Imana, baragenda bagafunga ikibi, bakakizirikisha uruge, bakarihindura umuringa. Ariko iri joro reka dusenye izo mbaraga z'abarozi, usenye icyo kirere cy'abarozi, iyo connection y'abarozi uyifunga ive hejuru ubuzima bwawe, ntibakagukurikirane. Abarozi baroga ubunebwe, ukaba umunebwe neza 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 burundu, ukagira courage mu bintu bitakufitiye umumaro, ariko wagira ku kintu cyaguhindura amateka, ubunebwe bukagufata, ibitotsi bikagufata, ukajya mugasinzira. Abarozi n'abagome, ndabivuza, abarozi n'abagome, ndabisubiramo, abarozi n'abagome, baroga nabi, babuza umuntu amahoro, bagafata umuntu wari umunyabwenge bakamuhindura umusinzi, akajya mu kabari, akagererwa yirukanka inyuma y'abagore n'abakobwa, agapfa ubusa, ntagire ikintu amarira umuryango. Nyamara yari afite inyenyeri, nyamara yari yaravukiye gukura umuryango mu byago no mu bibazo, ariko bakamwangaza, agata umugore, agatabana, akajya ku gasozi. Yari umuntu ushoboye, yari umugabo wari kubaka inzu, akagura imodoka, akigisha abana, agateza umuryango imbere, bakamusoza, akajya yirirwa mu kabari. Abarozi barabikora bwoko bw'Imana. Ibi mbabwira ni ukuri. Duhanganye n'imbaraga zo mu isi y'umwijima, duhanganye n'imbaraga zo mu isi y'abadayimoni, duhanganye n'imyuka iteye ubwoba. Ariko reka mbabwize ukuri, uko Eliya yafunze ijuru, reka tuba ariko dufunga inzira z'abarozi zose, dufunga imivumo, dufunge karande, dufunga ubwo butindi n'ubukene, dufunga ibyo bidusubiza inyuma, tugasenga ariko turi abakene. Tugasenga ariko nta kintu dushobora kugeraho, tugasenga ariko tudashobora kugeraho tugera, tugakizwa ariko tudashobora guhindurirwa amateka, tugakora ariko ibyo dukora ntibigire icyo bitumarira, bigatumuka. Mu izina rya Yesu Kristo, zamura ijwi rya busenge. Umurozi wese uzi uw'Imana yaguhishuriye, uw'Imana yakweretse, erega reka mbabwira hanga ndimo kuvuga, hari abagiye bagirirwa ubuntu, yarota akabona umurozi arimo kumutwara umugisha wiwe. Yesu ashimwe. Waryama wasinzira, Imana ikakwereka umuntu wafunze ikirere cyawe,
ikabikubwira ngo kanaka ni uguteje inyatsi, kanaka ni wagufungiye diplome ngo utazarangiza kwiga, kanaka ni wafunze pasiporo yawe, kanaka yicaye kuri dosiye yawe, yicaye kuri kontra yawe, ugakora imyaka 5 utarasinya kontra kandi ukora neza, ukora akazi ugakora n'akaba boss. Haraba Imana igira ubuntu ikabibereka. Haraba Imana yagiye igirira ubuntu ikamwereka umuntu umuteza akavuyo n'akaduruvaye mu rugo rwiwe. Intambara zigahora hagati y'umugabo n'umugore, wajyama wasinzira wasenga ukamubona, ukabona umurozi uhora ubikora, uhora ugutongera. Benshi munkurikiye murabizi, muzi ibyo murwana nabyo, muzi naho biva. Ariko reka dufatanye muri kano kanya, duhagara amavuta y'intumwa n'abahanuzi. Ijambo ry'Imana avuga ngo turabami n'abatambyi b'Uwiteka. Hari icyo Imana yaduhinduye, ngo kuko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Turabana b'Imana. Bari abakora mu bwami bwa Satani, dukorera mu bwami bw'Imana. Yesu Kristo yaravuze ngo nazutse, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, namwe ndabubahaye. Haleluya. Twahawe ubutware. Umwami wacu amaze kuzuka yahawe ubutware, natwe arangije arabuduha. Lesekele mosaini, natwe yarabuduhaye. Hagara mu butware bw'Imana, senya izo mbaraga z'abarozi. Ijambo ravuga mu gitabo cyo Kuva ibice 20 umurongo wa 11 I think. Ijambo ravuga ngo umurozi kazi ntakabeho. Iri joro reka tubatere, reka tubakubite, dukubita amaboko yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita amaboko y'abarozi, ndakubita amaboko y'abapfumu, ndakubita amaboko ya karande, ndakubita amaboko mabi yafunze ijuru ryanjye, yafunze umugisha wanjye, yafunze umugisha w'abana b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, senga ukubita izo mbaraga, senga uzimenagure, senga uzivunagure, senga uzisenye. Resekele boshakala masakando Oriamande zemene kereboze seni. Ndumva amavuta yo gusenya abarozi, ndumva amavuta yo gusenya abarozi, ndumva amavuta yo gusenya abadayimoni, ndumva amavuta yo gukubita imbaraga z'ikuzimu. Ndasenya abo barozi baturoza ubukene, ndasenya abo barozi baturoza inyatsi, baturogeye ibyacu, baroza amaboko yacu, baroza ingo zacu. Mu izina rya Yesu ndabasenyesha umuriro w'Imana, ndabasenyesha ijambo ry'Imana, ndabasenyesha inyundo y'Uwiteka. Ndasenya ibikorwa byabo, ndasenya isi yabo, ndasenya ibicaniro byabo, ndasenya aho badutongerera, ndasenya aho bazirikiye umugisha wacu, ndasenya ibyo bicaniro by'ikuzimu biduteza inyatsi, biduteza ubukene, biduteza inzara, biduteza agahinda, biduteza kwangara. Ibyo bicaniro by'ikuzimu, ibyo bicaniro byo mu miryango, abo barozi bo mu miryango batuza amazina, baza amazina ya ba data, baza amazina ya ba mama. Abo barozi bo mu miryango batuzi, baza aho twakiniye, bajya ku bituro bya basogokuruza, bafata ibitaka by'aho twakiniraga, bafite imyenda yacu yo mu bwana. Abo barozi ndabasenya, ndasenya imbaraga zabo. Iri joro ndatwika buri kintu cyose bakoresha, amahembe yabo, nyabingi zabo, amapusi baciririye bororeyemo za nyabingi, ndayarimbura, ndayacagagura, ndayasenya. Masekele mosakaramando, ndasenya imbaraga z'abarozi zamurijwe rya busenga wo nkuri cyaho uri hose. Bakubita ubasambure, bakubita ubamenagure. Turafatanije muri uyu mwanya, mfatanije nawe kubasenya, turafatanije muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Uwiteka avuga ngo bazaca mu nzira imwe baduteye, ariko bazadunga baciye mu nzira 7. Ndavuze ngo muri kano kanya nibaduhunge baciye mu nzira 7, nibahunge mu izina rya Yesu. Ndabakurikiza umuriro w'Imana, ndabarasa umwambi w'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika amaboko yabo, ndatwika ibikorwa byabo, ndatwika inzira zabo, ndasenya ibicaniro aho bahagaze batongera. Amafoto yacu batwaye, inzara zacu batwaye, imisatsi yacu batwaye, imyenda yacu yo mu bwana mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro ndabakurikiza umwambi w'Uwiteka, iri joro ndabarasa umwambi w'Uwiteka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Rimbura imbaraga z'abarozi, rimbura imbaraga z'abarozi.
twika buri gicaniro cyose cy'umurozi, twika buri gicaniro cyose cy'abadayimoni, buri gicaniro cyose kivuma ubuzima bwawe, buri gicaniro cyose cyangiza ubuzima bwawe, buri gicaniro cyose kivaho imivumo igutera ikurwanya, gitwike mu izina rya Yesu, gitwike mu izina rya Yesu. Twika izo mbaraga, twika iyo myuka y'abagome, twika iyo myuka y'abarozi, twika izo mbaraga zikunaniza, twika izo mbaraga z'ubukene zigukenesheje, zakwikoresha umuruho. Uraruha ijoro n'amanywa, urarangura ugahomba, urakora nta kintu ugeraho, uravunika ariko nta kintu ugeraho. Imishinga yose ukora nta kintu na kimwe igeraho, kubera imitongero, kubera karande, kubera ibicaniro by'ikuzimu. Lemo sakaramando zemene keleboze sayini. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, buri gicaniro cyose cy'abarozi, buri gicaniro cyose cy'abadayimoni, buri gicaniro cyose cya nyabingi, iri joro gisenyuke. Buri gicaniro cy'amahembe, iri joro gisenyuke. Buri gicaniro cy'imizimu, iri joro gisenyuke. Aho bambariza za nyabingi, aho bambariza remoshakara masakando zemene keleboze sayini, ndavuze ngo ni hasenyuke. Senya, 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 senya ibyo bicaniro, senya ibyo bicaniro, senya ibyo bicaniro, bisenye mu izina rya Yesu, 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 bisenye mu izina rya Yesu. Senya ibyo bicaniro by'abagome, senya ibyo bicaniro biboshye ubuzima bwawe, biboshye amaguru yawe, bituma udakandagira mu mugisha, bituma utagera ku kintu kizima. Ibyo bicaniro waboheweho amaboko, ibyo bicaniro urugo rwawe rwaboheweho, urubyaro rwawe rwaboheweho, ibyo bicaniro byagukuyeho abantu b'umumaro, ibyo bicaniro byagukuyeho abantu b'umugisha, iri joro bisenyuke, iri joro bisenyuke. Turabikurikiza umuriro w'Uwiteka, turabirasa umwambi w'Uwiteka, turabirasa umwambi w'Uwiteka, turabisenyesha inyundo y'Uwiteka, turabisenya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Senya buri gicaniro cyose, senya buri gicaniro cyose kiboshye ubuzima bwawe, kiboshye urubyaro rwawe. Senya buri gicaniro cyose cyakubujije kugera ku byiza, cyakubujije kugera ku mugisha, cyakubujije kugera ahantu hazimugera. Buri gicaniro cyose cy'umwanzi, iri joro nigisenyuke, iri joro nigisenyuke, iri joro nigisenyuke, iri joro nigisenyuke. Turakubita izo mbaraga, turasenya izo mbaraga, turavuma izo mbaraga, ndazisenya, ndazirimbura, ndazicagagura. Mpagaze mu kubaho k'Uwiteka, mpagaze amavuta y'Uwiteka. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, iri joro ndumva imbaraga, iri joro ndumva kubaho kw'Imana, iri joro ndumva amavuta y'Imana, iri joro ndumva gukora kw'Imana. Senga mu izina rya Yesu, Imana iri kumwe nawe. Zamura ijwi ryawe usenge. Eliya yari umuntu nkawe, asengana umwete, ijoro rirafungwa, arongera arasenga rirafunguka. Senga, sengana umwete. Haleluya, haleluya, haleluya. Sengana umwete mu izina rya Yesu, sengana umwete mu izina rya Yesu, sengana umwete mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo, ndaje tubohoza umugisha, ndaje dusengera umugisha. Haleluya. Ntimugende, reka nongere ndodinge, reka nongere nshyiremo izindi MBZ. Leshekele bosakaramando rebo shakaramasaini manderia bashakaramando zemene kereboze sakando uria bashakaramasaini manderia bashakaramando zemene kereboze sakalamasekendere uria mandere boshakaramando uria basakaramasekando. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mando lebo shakaramando uria bashekere mosain manderia basakalama sekendere uria mande zemene kereboze sakalama sakando uria bashakarama sain manderia bashakaramando zemene kereboze sakaramando uria bashakaramando lesekele mosain
Mandoria bashakara masakandole boshekere mosai. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muri kano kanya tugiye kubohoza umugisha w'Imana, tugiye kubohoza umugisha w'Imana, tugiye kurema umugisha w'Imana, tugiye gusengera ikirere cy'umugisha. Hamagara umugisha hejuru ubuzima bwawe, hamagara ubutunzi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Muri kano kanya reka dusengere konte zacu. Hari n'abantu badukurikiye batagira amakonte kuko nta kintu yishyiraho, cyangwa se urayifite ariko iraho gusa n'iy'umurimbo. Hari n'abazifite bahemberwaho ariko amafaranga ageraho retaransi ku itariki 5 aba yashizeho. Ku itariki 5 aba yashizeho, ikongera ikaba vidi igategereza igihe umushahara uzaza gucira. Hari n'abandi batazi uko konti isa. Tugiye gusengera konti. Imana iguha amafaranga, ariko nk'uko nabibabwiye muri izi nyigisho zo kubohoka, narababwiye ngo umuntu ukorera amafaranga ntashobora kuba umukire muri iyi si. Abakire ni abantu bagenzura, bakontrolinga amafaranga. Narababwiye ngo karagiteri z'amafaranga, amafaranga ameze nk'amazi. Amazi ntushobora kuyafungira ahantu hamwe. Amazi kugira ngo ushobore kuyatunga mu buzima bwawe bisaba ko uyubakira imiyoboro, hanyuma ukayakontrola, ukashyiraho ahantu atembera, ahantu anyura. Niko amafaranga ameze. Mu bundi buryo amafaranga ameze nk'amafi. Buriya ifi ibaho iyo iri mu mazi, ariko ikuye mu mazi irapfa. Niko kuri bwoko bw'Imana. Reka tujye tubwizanya ukuri. Narabwiye ngo ibi ngibi ntabwo muzabyiga mu ishuri ubwo mwajya kwiga muri Harvard cyangwa se Oxford. Ntabwo bazigera babigisha n'umunsi wa rimwe. Ku ishuri bazabigisha uko bacunga amafaranga n'imitungo yabo, ariko ntabwo bazigera bakwigisha uko bayobora amafaranga nuko bakontrolinga amafaranga. Ibyo ntibazigera bikwigisha. Nibanga ririndishijwe inkota. Ibi ngibi uzabimenya igihe cyonyine gusa washatse Imana, ugahura n'Imana ikaguha amabanga n'ubwenge bwo mu ijuru, cyangwa se ukajya mu isi y'umwijima kwiga amabanga y'imibereho n'imiyoborere y'iyi si. Ni habiri honyine gusa ushobora kubikura. Ariko mu ishuri nushaka uziga ugire za PhD, ugire n'ibiki na za professor n'ibiki ugerekeranye, ariko uzaba wiga icunga mutungo. Imagine hari amasomo yitwa icunga mutungo, n'ugucunga umutungo, ariko nta somo bazakwigisha ko wa producing umutungo. Oya, ntibazigera bikwigisha. Ukeneye revelation y'ijuru, ukeneye umwuka w'Imana, ukeneye ubwenge bw'Imana, niho honyine gusa uzabikura. Narababwiye ngo igihe cyose ugikorera amafaranga ntabwo uzigera umukire n'umunsi wa rimwe. Igihe cyose ugikonsoma amafaranga gusa ntuzigera umukire n'umunsi wa rimwe. Kugira ngo umukire bizagusaba kuzamuka ukava mu rwego rw'abantu bakonsuminga amafaranga ukajya mu rwego rw'abantu bakorera amafaranga, hanyuma ukava mu rwego rw'abantu bakorera amafaranga ukajya mu rwego rw'abantu bagenzura amafaranga, abantu bubatse imiyobora amafaranga anyuramo. Impamvu tutagira amafaranga ni iki? Suko tutayabona. Buri munsi turayabona, araza, ariko ameze nka yafi ivuye mu mazi ikagera imusozi ibitagishobora guhumeka, ihita ipfa. Ubuzima bw'ifi bubaho iri mu mazi. So n'amafaranga ntashobora kugira ubuzima ari mu biganza byawe, ntashobora kugira ubuzima ari kuri konte aryamyeho gusa. Narababwiye ngo banke abakozi bazo bakomeye ntago ari bari abice hariya muri office, ahubwo ni abafite amakredi barimo bakora hirya no hino kuko no bayinjiriza.
amafaranga ntashobora kukugira umumaro atari mu bikorwa. Niko bigenda, niko bimera. Buri abize economy hari ahantu igihugu kigera kiga-creatinga inflation. Kubera iki? Kubera ko abona yuko amafaranga yagamye muri banke ntago arimo amuvinga, icyo gihe barimo bishyira igihugu mu bukene. Rero bahita ba-creatinga inflation bagatakaza amafaranga kamera nk'atakaje agaciro, noneho abantu bagahita batangira gushora imari cyane no kugura ibintu cyane kubera ko yabaye nk'atakaza agaciro, noneho agasohoka movement ikongera ikabaho, bakagenda barikipera agaciro k'ifaranga gahoro gahoro, ariko amafaranga abanje gusohoka no kunyanyagira no kuzenguruka mu bintu. Kubera iki? Niyo karakteri y'amafaranga. Ibi ngibi mumenye bakoze Imana, bwoko bw'Imana, murimo musengera umugisha, murimo musengera gukira. Imana nigwa miliyoni 5 ukazifata ukagenda ukazishyira kuri konti ukazigamisha aho ngaho, uzapfura umukene. Niko kuri. Niguha miliyoni 500 ukagenda ukazishyira kuri konti zikaryamaho, uzazigeza ishize uzapfura umukene. Kugira ngo amafaranga kugira umumaro, ni igihe uzubaka imiyoboro amafaranga anyuramo, ni igihe uzaba ufite cano amafaranga atembereramo asohoka yinjira, igihe cyose uzaba ufite ikintu amafaranga azengurukiramo, uzaba utangiye gutera intambwe yo kuba umukire. Ariko igihe cyose uyareba yicaye kuri konti cyangwa se uhembwa ukagera mu rugo ukaza ukabika ukagura ibyo kurya n'ibyo kunywa ukarangiza, ubuzima bwawe buzarangiraho, ntuzigera ukira. Tugiye gusenga Imana iduha amakonti y'amafaranga, iduha amafaranga, iduha ibishoro, iduha ibyo gukora, iduha ibintu dushoramwe amafaranga, iduha ibintu dushyiramo amafaranga, amafaranga agatemberamo akamuvingamo akazengurukamo. Umunsi tuzatangira kubigira, uwo munsi uzatangira ubare kuri umukire. Ariko ugitunzwe n'umushahara, ushaka ufite etaje igerekeranye, igitondo kimwe uzagwa hasi. Niko kuri, simbabeshya, niko bimeze. Kandi nababwiye iyindi principe ni yingi, ibingi nimene ko kugira ngo tubisengere hamwe. Iyindi principe ni yingi, nukora ikintu kimwe gusa uzahomba, igitondo kimwe uzagwa. Amahame ya Bibiliya atubwira gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Senga Imana iguhe ubwenge bwo gukora ibintu bitandukanye, senga Imana iguhe ubwenge bwo gushora imari mu bintu bitandukanye. Benshi mwananiwe kuzamuka kubera ko igihe cyose mwagiye gucuruza amaso yarahenze ku myenda gusa. Ucuruje imyenda yonyine imyaka 10, ntabwo uzigera ukira, ntuzigera uzamuka. Ukeneye guhindukira ukava no mu myenda ariko utayifunze, ukajya no mu nkweto, ukajya no mu masaha, ukajya no mu mashakoshi, ugashyira muri investment mu bintu bitandukanye. Ejo imyenda nitagurwa amashakoshi azabagurwa, ejo amashakoshi n'abatagurwa inkweto zizaba zigurwa, inkweto niziba zitagurwa uzaba uri mucuruzi ibikoresho by'abana bajya ku ishuri. Niba bitarimo bigurwa uzaba uri mucuruza akawonga, abantu barimo bagura umutsima n'umuceri bajya kujya mu rugo. Icyo gihe ntabwo uzigera ugwa hasi, uzakomeza uzamuka. Ni amahame ya Bibiliya bwoko bw'Imana, biranditse muri Bibiliya tugendana tubana nazo. Gusa samutemo turabisoma ntitubyumve, ariko nicyo gituma Imana ihamagara abakozi bayo ikadushyira ikaduha uyu murimo kugira ngo tubasesengurire, tubabwire ijambo ry'Imana ukuri kwaryo. Nimba turimo dusenga muri kano kanya, reka usenga usaba Imana iguhe gutangira gushora imari mu bintu bitandukanye, iguhe ubwenge n'ubumenyi bwo kubikora. Imbere y'Imana ubwenge burahari. Salomo ubwenge bwamuhinduye umukire, ntabwo yabwigiye mu ishuri, yabukuye ku musozi mu ijoro yarayasenga. Yazamutse umusozi atanga ibitambo, abaga nk'igihumbi n'amasekurume y'intama n'ihene, arara imbere y'Imana asenga, atanga ibitambo imbere y'Uwiteka, asaba ubwenge, Imana imuha ubwenge, nibwo bwamuhinduye umukire. Ntabwo yabikuye mu mashuri y'ibwami yize, yari umwana w'umwami, ariko ubwenge bwamuhinduye umumiliyaderi, yabukuye ku musozi imbere y'Imana asenga. Birashoboka ko umaze igihe kinini ukora amafaranga ariko udafite ubumenyi bwaguhindurira ubuzima, udafite ubumenyi bwaguteza imbere, udafite ubwenge bwakuvana ahantu ngo bukugeze ahandi. Samutemo ubona n'amafaranga utazi nicyo ushobora kuyakoresha, ukashyira kuri konti cyangwa ukayarya cyangwa ukaguramo imodoka nziza bikarangirira aho ngaho, cyangwa ukaguramo inzu nziza. Ariko wari uzi ikintu ijambo ry'Imana rivuga? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntuzubake inzu utarabanza kurangiza imirimo yo mu mirima. Bishatse kuvuga iki? Mbere yuko wubaka inzu, kubera ko Imana yaritegereje isanga inzu itwara amafaranga menshi,
irangije iravuga ngo ubwenge nguhaye ni ubu ngubu, mbere yuko wubaka inzu banza urangize imirimo yo ku gasozi, banza uhinga imirima nimara kuyuzuza zose bamaze kuyihinga ubone use wubaka inzu. Yesu ashimwe. Hari abantu bagiye babona amafaranga yakabaye ahita bazamura agahinduka igisho kigira aho kibageza, ariko kuko batari bafite ubwenge bw'icyo bakora ngo abyara yandi, bahita bagenda bayaguramo akazu, biba birarangiye bakicaramo aho ngaho, ubundi bisubirira ku ntoryi n'ubunyobwa, biberaho ubwo buzima. Ati kazima mfite aho ndambika umusaya ntacyo bitwaye. Ariko muzi umugabo watangije amahoteli, umugabo watangije amahoteli yari afite akazi kararangira, karangiye arataha agiye muri pasiyo. Yari afite akazu yabagamo n'umugore wiwe, arangije arakitegereza arakareba, areba ukuntu agiye muri pasiyo, areba ubuzima agiye kubaho. Abwira umudamu we ati rero reka tugurishe iyi nzu hanyuma ngiye gukora, ngiye gutangiza business. Umudamu ati reka ntibibaho, tujya kuryama ku gasozi. Umugabo akoresha autorite nk'umugabo, afata hanze arayigurisha, afata amafaranga avanyemo aragenda atangira kubaka utuzu tw'ahantu abagenzi bacumbika bategerereje imodoka. Ubwo byari nk'amaroji. None umuntu akaza mu gihe ategereje imodoka akishyura akaryama amasaha 2 akaruhuka, yarangiza akabona gufata imodoka. Undi akaza akishyura amasaha 5. Nibwo igitekerezo cyagiye kizamuka, haza noneho no kurara. Naha amahoteli yavuye. Niwe watangije amahoteli ku isi, yahindutse mu miliyarderi. Ariko icyo gihe yarasenze abwira Imana ngo Mana, akazi kanjye karangengeye muri pasiyo, ariko nta n'igiceri k'icumi mfite, sinzi uko nzabaho, bigende gute? Mana mbwira buno buzima ngiyemo ku myaka 65 nzajya iki, bizagenda gute? Nta handi nzajya gusaba akazi. Imana imuha revelation yo gutangiza amahoteli, agurisha inzu yari afite. Nuko byagenze. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, iyo turi imbere y'Imana, Imana iduha ubwenge. Ahangaha ku musozi, ahangaha ku karago, ahangaha imbere y'Imana, ahangaha twaraye, tuhakirira ubwenge buduhindura abamiliyarderi, tuhakirira ubwenge butumenyesha icyo gukora. Nituba twashanga imbere Imana tujye dusenga, si ugusenga gusa ngo Mana mpubukire, Mana mpubukire. Ubukira bugira inzira bucamo, bugira umuyoboro bucamo, amafaranga agira umuyoboro anyuramo. Ntabwo asa gutyo gusa, iyo aje mu kirere agendera mu kirere. Iyo aje adafite umuyoboro anyuzemo agenda n'ubundi adafite ahaciye. Ariko kugira ngo amafaranga aze mu buzima bwawe, uzayaragura urubyaro rwawe, bisaba gushyiraho cano, bisaba gushyiraho umuyoboro atangira gutembereramo. Nunapfa abana bawe bazasigarana, n'abuzukuru bazasigarana, kuko washyizeho imiyoboro. Rero hari benshi bagiye babona amafaranga hagati muri twebwe, ariko utwo tumiliyoni 20 watubona ugahita wiruka ugahita utuguramo ikibanza cyangwa inzu, ubundi ukayicaramo ugasubira ku ntoryi n'ubunyobwa. Ubuzima bwawe bukaguma buzenguruka hahandi, ukazapfura umutindi usize akazu k'ibyumba 2 na saro. Ariko nyamara iyo uza kuba imbere y'Imana nka Salomo, wari kwakira ubwenge bukubwira ngo izo miliyoni 20 genda ushori ibi, ejo bundi uzazamura etaje. Ariko kuko tudafite ubwo bwenge, twakuye imbere y'Imana, nubyiyobora mukagenda ukabikora gutyo gusa, udafite ubwenge buvuye imbere y'Imana, azahomba n'akakazo kaburi. Uvuge ngo Eric yangiriye inama, ngo Apostle Eric yangiriye inama mbi, narahombye. Yesu ashimwe. Ariko nuba ufite ubwenge bw'Imana, izakuyobora ahantu yashora, ejo uzubaka ama etaje, ejo uzagende mu mavewiti. Hallelujah. Hari umuprofeseri watwigishaga internship, entrepreneur, sorry, banavuze byinshi rega, yatwigishaga entrepreneur. Yaratubwiye ngo ministry reka turi deputy ukorera 1.5 million ku kwezi, agenda mu modoka ya leta ya credit,
kandi isanzwe ya yindi igera mu mikuku akazajya yumva yiceka. Ngo ariko umuntu ukora business afata credit ya banki akaba arizo akoresha amafaranga ya banki, akoresha amafaranga ya banki, ariko uzamusanga agenda muri Vewiti, muri Range Rover ya yindi igera mu mukuku ntumenye ko yawukandagiyemo, ica mu muhanda w'amabuye ukagira ngo uri muraca muri kaburimbo bitewe n'ukuntu iri comfortable. Ati kandi uzasanga afite amashuri 6 yonyine gusa. Ati ariko ufite PhD azaba agenda mu kamodoka ka Karina kagera amabuye kakwiceka umugongo ukamurya kuko akorera umushahara. Icyo ndimo kubabwira ni iki ngiki, reka dusenge Imana, ubwira Imana ngo Mana ndi imbere yawe iri joro, ubwenge bungeza ku mugisha wawe, nyigisha uburyo ki ngomba kuva muri ubukene, nyigisha ukuntu ushobora gukontorora amafaranga. Mwami ndimo ndagusaba umpa amafaranga, ariko mpa n'ubwenge bwo kuyayobora, mpa n'ubwenge bwo kuyubakira umuyoboro aho azenguruka, aho atemberera. Haleluya. Nyigisha uko nkontorora amafaranga n'ibintu byinshi nshobora kubibamo imbuto kandi ngasarura. Bwoko bw'Imana, abakunda Imana, mwebwe munkurike, mwebwe mwumva aya magambo, nyuma y'imyaka 5 n'ubu ugikora akazi kamwe konyine gusa, amaraso yawe ndayakarabye, Imana ntizayambaze. Uhereye uyu munsi, nyuma y'imyaka 5 nuba ukidepanda ku mushahara ufite wo ku kwezi, amaraso yawe ndayakarabye. Nyuma y'imyaka 5 nuba amaso yawe agihanze kuri business imwe gusa ukora, ku myenda ucuruza cyangwa se ku makara ugurisha gusa, ari amaso yawe agihanze, ntuzavuge ko nigeze nkubwira icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Paulo wavuze ngo nta kintu twikinze kubabwira, ngo buri kimwe cyose Umwuka w'Imana aduhe kubamenyesha twarakibamenyesheje. Nanjye mpagaze muri ibyo birenge bya Paulo. Icyo Umwuka w'Imana atumenyesheje twese twarakibamenyesheje. Reka dusenge iyi minsi 7 irangire ubuzima bwacu buhindutse, kandi impinduka zihere mu bitekerezo no mu bwenge. Bwira Imana ngo Mana nk'ubwenge bumpindura mu miliyaderi, mpa amafaranga, mpa opportunity, nkingurira amarembo, kingura ijuru, manuraho umugisha. Ariko Mana nk'ubwenge bwo kubaka imiyoboro muri iyi si, amafaranga atembereramo, shobore gukontorora. Mwami njyana mu cyiciro cya mbere cy'abantu bakontrolinga amafaranga, nanjye shobore gukontorora amafaranga, nanjye shobore gushyiraho imiyoboro, nanjye nubaka ibintu n'abuzukuruza banjye bazasangaho mu mugisha utemba nk'amazi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka Mana umpe inyanja nororeramwe amafi. Iteka amafaranga araza mu biganza byacu akayoyoka akaguruka, kuko ntitwubatse ibyuzi tugomba kuyabikamo, tugomba kuyororeramo aho tuyacungira ngo agire ubuzima. Uyu munsi hano nuramutse ufite supermarket imeze nka Naivas hanga muri Kenya, ndakubwiza ukuri amafaranga yirirwa atembera yose azenguruka ziwawe, kuko ubonye agafaranga wese atatekereza kukazana iwawe, ariko nta kazana iwawe mu rugo, akajyana muri supermarket washinze. Yesu ashimwe. Ubonye ifaranga ntago arizana iwawe mu rugo, ahubwo arijyana muri apartment wubatse, ayijyana muri ya hotel wubatse, ayijyana muri rya vuriro ryawe, ayajyana muri ya farumasi icuruza imiti. Hari abantu bari Burayi uyu munsi wa none bashobora gukora n'amafarumasi Burayi, ukabafungura farumasi muri Afurika mu bihugu bitandukanye. Ufite passport ushobora kujya mu gihugu icyo ari cyo cyose. Hari ibihugu byinshi bidafite imiti, wagenda ugafunguramo amafarumasi ugashyiramo abakozi, ukazajya usapenga ugakorana n'inganda z'Iburayi zicuruza zikora imiti, n'amafarumasi akomeye Burayi aranguza imiti. Ukazamuka ukagera ahantu hahambaye ugahindurirwa amateka.
izo opportunity ziri imbere buri guzica gitondo n'umugoroba, ariko ntushobora kuzimenya kubera ko ukeneye revelation y'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye ko ubwenge bwawe bukanguka. Hallelujah. Iyi niyo mpamvu turi imbere y'Imana kano kanya, niyo mpamvu turimo dusenga kano kanya. Zamura ijwi ryawe usenge, ubwire Imana ngo Mana mbohorera umugisha nk'ubwenge iri joro, sinshaka kuzapfa ndi umukene, sinshaka kuguma muri buno bukene. Mana ndakwinginze, kingura ikirere cyanjye, kingura umugisha wanjye. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, twasengera umugisha igihe kirekire, ariko dusengera mu kirere, dusengera mu kigare. Ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Iri joro senga neza, ubwire Imana ngo Mana ndashaka ko umukire, ndashaka ko umuntu ugenzura amafaranga muri iyi si, ndashaka ko umuntu ukontora amafaranga muri iyi si. Ubwenge buvuye imbere yawe, mu buryo ki nabikora? Fungurira imiryango, muhuza n'abantu. Hallelujah. Imana yaguha connection. Nicyo nababwiye ngo indi principe ni ihame ryo guhuzwa, ryo kugira connection, ryo kugira abantu mukorana. Hari umuntu mushobora guhurira muri bisi cyangwa hano nakabwira ati ariko uzi ko dukoze ibi ngibi byatugeza hana, akaguha igitekerezo kandi mwabikora ukazamuka, ugasanga ubwo bwenge ntiwari ubufite ariko mugenzi warabuguhaye kubera connection. Reka tubisengere, Imana iguconnecte n'abantu bazima, iguconnecte n'abo mwakorana, n'abagucuriza n'abo wacururiza, n'abo mwakonekta, n'abo lesekelemo sign. Imana iguhuze, Imana iguconnecte n'abagutiza ibibindi kugira ngo amavuta y'Uwiteka kabona hatembera. Reka nkubwira amavuta y'Uwiteka atemba bijyanye n'umubare w'ibibindi ufite. Iyo bibindi ari bikeya n'amavuta arahagarara. Ubwo yarisabwiraga mfakaza ambwiye ngo genda utira ibindi kandi ntutere bikeya. Ibibindi byari biri mu nzu y'umupfakazi, nicyo kigero cy'amavuta yari mu nzu y'umupfakazi. Biravuga ngo umupfakazi amagara mwana aramubwira ngo hari ikibindi gisigaye, amubwira ngo nta na kimwe gisigaye, amavuta arorera kuza. Ukeneye ibibindi kugira ngo umugisha w'Imana ubicemo. Umugisha w'Imana urahari, amavuta y'Imana arahari, ariko atembera hehe? Hari ibibindi ukeneye gushyira mu buzima bwawe, hari ibibindi utegerezwa gutereka kugira ngo umugisha w'Imana utemberemo. Rero reka tubwire Imana ngo Mana duhe inshuti, duha abavandimwe, duha abantu badutiza ibibindi kugira ngo amavuta yawe atemberemo, kugira ngo umugisha utemberemo, kugira ngo amafaranga atemberemo. Iri joro turaguhamagaye Mana, iri joro turakingura ikirere, iri joro turakingura ijuru, iri joro turahamagara umugisha, iri joro turasengeye amarembo y'umugisha mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe usenge mu izina rya Yesu Kristo. Data mu izina rya Yesu, haleluya. Ndumva amavuta y'ubukire, ndumva amavuta yo gukingura ikirere, ndumva amavuta yo kugushivura y'umugisha. Lande semene keleboze saini. Ndabona agacu. Jambo ry'Imana yavuga ngo ubwo Eliya yarapfukamye ngo umugaragu agiye kunyanja abona agacu. Imana ikwereka agacu iri joro, Imana ikwereka ikiganza, Imana ikwereka ikimenyetso cy'umugisha ku buzima bwawe. Amarembo akinguke. Ndilebo shakaramando semene keleboze saini. Ndasenze mu izina rifite imbaraga, ndasenze mu izina rifite ubushobozi. Ndakingura ijuru, ndakingura umugisha, ndakingura amarembo, ndakingura amakonte, ndakingura mu izina rya Yesu. Ndasengeye connection, ndasengeye guhuzwa, ndasengeye ubwenge, ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu. Rambura ikiganza cyawe Mana, rambura ukuboko kwawe, rambura imbaraga zawe, ohereza umwuka wawe. Iri joro duhindurira ubuzima, iri joro duhindurira amateka. Kingura amarembo Mana mu izina rya Yesu. Ijuru ryari rifunze reka rifunguke. Ndahamagara imvura y'umugisha, ndahamagara amahelo, ndahamagara amapaundi, ndahamagara amadolari, ndahamagara amafaranga y'ubwoko bwose. Ndasengeye mani
lesekele moshakaramando mu izina rya Yesu. Uko yapfukamye asengera ijuru rifunze, asengera ikirere kitagusha imvura, imvura ikagwa, nanjye muri kano kanya niko nsenze mu izina rya Yesu. Fatanije n'abakozi b'Imana, fatanije n'ubwoko bw'Imana, abana b'Imana bari imbere y'Imana iri joro, ndasenze mu izina rya Yesu. Mwami turaguhamagara, kingura ijuru, kingura ijuru, hindura ubuzima, hindura imibereho, hindura icyerekezo, duha ubwenge Mana, fungura amaso yacu, igihu cyari kiri ku maso reka kituveho, ibyari bidutwikiriye izina rya Yesu Kristo reka bituveho. Benshi muri twebwe batwikiriwe n'umwuka w'ubwoba, baratinya, batinya kwiyangaja, batinya gukora, batinya kujugunya urucundura, batinya gutera intambwe. Ariko Yesu Kristo wabwiye Petero ngo jugunya urucundura, arakubwira ngo ubwo bivuze reka mbikore. Yari afite ubwoba, yari afite kunanirwa bijyanye n'amateka, yari yarayijora aroba, nta kintu yafashe mu gitondo Mwami, ku manywa y'ihangu yari afite ubwoba bwo kongera kubikora. Benshi muri twe baraye amajoro bakora, bararanguye, barakoze ibishoboka, barakoze investimenti, barahomba, none bafite ubwoba, bafite ubwoba Mana, nibyo tuvuga ntibabyumva bijyanye na experience. Ariko Yesu Kristo uvuze bakumva, utanze itegeko twakumva. lesekeremo shakaramando rebosekeremo saini. Benshi muri twe ntibaza aho bahera, benshi muri twe ntibaza aho banyura, benshi muri twe ntibaza uko babigenza. Ariko Mana yanjye, Mwami wanjye, umva gusenga tugusengera ijoro, umva kwinginga tukwinginga. Kingura ijuru Mana, dusukira ubwenge nk'ubwahaye Salomo, dusukira ubwenge Papa, duha ubwenge buvuye imbere yawe, duha ubwenge buvuye imbere yawe, duhindurira amateka, duhindurira amateka, duhindurira amateka, duhindurira amateka, duhindurira amateka, duhindurira amateka, duhindurira amateka. Uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura amateka. Gira icyo ukora iri joro, gira icyo ukora iri joro, duhindurire Mwami, dukureho ingoyi z'ubukene, duha umugisha Mana, duha umugisha Mwami, wawuhaye Aburahamu, wawuhaye Abidedomu. Yo mandara basakaramando. Abidedomu yari umukene, Abidedomu yari umutindi, ariko isanduku yinjiye mu nzu ye, isanduku yinjiye mu nzu ye, ubuzima bwe burahinduka, imibereho ye irahinduka, icyerekezo kiwe kirahinduka. Abona umugisha uvuye imbere yawe, abona umugisha uvuye mu bwiza bwawe, abona icyerekezo. Nanjye ndasenze, nanjye ndaguhamagara, nanjye ndahamagara izina ryawe, ndahamagara izina ryawe, Mana ya Yakobo, Mana ya Isirayeli, Mana ya Daniyeli. Rambura ukuboko kwawe, manura imbaraga zawe iri joro Mana, iri joro Nyiringabo, iri joro Gitare cy'amahanga. Ntuceceke Mwami, ntutwihorere Data, ntudutererane Nyiringabo, ntudutere umugongo. Tugirire imbabazi zawe, twereke gukora kwawe, twereke ikiganza cyawe, twereke imbabazi zawe. Duhindurire ibihe, duhindurire ibihe. Uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura ibihe. Waduha umugisha iri joro, waduhindurira izina. Uri Imana ya Yabesi, uri Imana ya Yabesi. Yaraguhamagaye urumva, yaraguhamagaye uritaba, yaraguhamagaye urakora. Mu bihe byari bikomeye, mu bihe yavukanye umuruho, mu bihe yavukiye mu bukene, wahinduye ibihe Mana, wahinduye ibihe Mana. Iri joro turaguhamagara, iri joro turaguhamagara, iri joro turaguhamagara, iri joro turagutakira, iri joro turakwinginga. Turahamagara izina ryawe, turahamagara izina ryawe, turahamagara izina ryawe, turahamagara izina ryawe, turahamagara izina ryawe. Rebo shakaramando, rebo shekeremo saini, manderi yabashakaramando, rebo sokoromo saini. Yesu ndahamagara izina ryawe, Mana ya Aburahamu ndahamagara izina ryawe, Mwana wa Dawidi, Yesu Kristo. Ndaguhamagara iri joro, ndaguhamagara iri joro. Uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura ibihe.
uko niko tugusenga, uko niko tukwinginga mu izina rya Yesu. Reka muri kano kanya buri wese azamura ijwi ryiwe asenge, zamura ijwi ryawe winginga Imana, ingingira urubyaro rwawe, ingingira ubuzima bwawe. Hari imbaraga z'Imana zitagaragara ariko zikora ibigaragara, hari imbaraga z'Imana zitaboneshwa amaso ariko zikora ibiboneka, zikora ibyo abantu bareba bakamenya gukomera kwayo. Izo mbaraga zagaragara mu buzima bwawe, zagaragara mu mibereho yawe. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara iyo Mana. Lebo shakarama sekenerea, inginga Imana. Ntabwo ugomba kuguma mu murongo wavukiyemo, ntabwo ugomba kuguma aho isi yagushyize. Iri joro hari imirongo tugomba kurenga, iri joro hari aho tugomba kurenga, iri joro hari aho tugomba kurenga. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze buri rusika rwari ruri imbere yacu rusenyuke, buri rusika rwari imbere yawe rusenyuke. Ndasenze ikirere gikinguke, ndasenze ijuru rifunguke. Imana irebe kwihangana wihanganye, Imana irebe amajoro waraye, Imana irebe kwizera wayizeye. Iri joro hindura ibihe. Oh la masakaramando resekere mosaini. Mana yanjye mwami wanje, hindura ibihe mwami, hindura ibihe Mana, hindura ibihe gitare cy'amahanga, hindura ibihe mwami, hindura ibihe ndagutakiye, hindura ibihe ndakwinginze. Duhindurira amateka, duhindurira ubuzima, duhindurira imibereho. Hindura mwami, duha ubwenge mwami, duha ibikorwa byo gukora, duha ibikorwa byo gukora, duha ubwenge mwami. Ndakwinginga Mana y'agakiza, ndakwinginga Mana y'imbaraga, ndakwinginga byiringiro bizima, ndakwinginga Uwiteka, ndakwinginga murengezi w'ubugingo, ndakwinginga Papa mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye. Iri joro duhindurira ibihe, iri joro duhindurira amateka, iri joro dutabare, iri joro tubohore. Duha umugisha mwami, duha umugisha mwami. Ntabwo turabaragwa mu bukene, ahubwo turi abanyamugisha, turi abakire, turi abatunzi. Iri joro turatura, iri joro turadeklara umugisha, turadeklara umugisha. Turafungura ikirere cy'umugisha, turafungura ikirere cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turatura umugisha ku biganza byacu, turatura umugisha ku birenge byacu, turatura umugisha ku rubyaro rwacu, turatura umugisha mu nzira zacu, mu bikorwa byacu. Mana ya Aburahamu, tanga umugisha, duha umugisha wawe mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye. Niwe wategetse Petero ajugunya urucundura araroba. Iri joro mwami, amaboko yacu ni kenshi yarobye agafata ubusa, ni kenshi twarobye ntitugire icyo tubona, ariko iri joro Mana, amaboko yacu yaha umugisha kugira ngo turobe dufate. Iri joro turobe dufate, duhe ikimenyetso cy'ibyiza. Mana ya Yabesi, turakwinginze, tugirire imbabazi mwami. Lesekele moshakarama mandere boshakaramando semenekere boze sakarama. Ni wowe dutakira Mana yacu, ni wowe dutakira byiringiro bizima, ni wowe dutakira Mana ihambaye, ni wowe duhamagara Mana. Duha umugisha utugirire neza, duha umugisha uduhindurire ibihe, duha umugisha uturwanirire, duha umugisha udutungisha ukuboko kwawe, duha umugisha udutungisha ineza yawe, duha umugisha Mana yacu, duha umugisha uvuye imbere yawe, duha umugisha uvuye mu bwiza bwawe, duha umugisha uvuye mu kubaho kwawe. Tubona umugisha wawe Mana, tubona umugisha mu rubyaro rwacu, tubona umugisha mu bana bacu, tubona umugisha mwami, tubona umugisha mu mirimo y'amaboko yacu, tubona umugisha mu cyerekezo cyacu, tubona umugisha rebosekere mosai. Duha umugisha Mana, duha umugisha byiringiro bizima, duha umugisha gitare cy'amahanga, duha umugisha iri joro duhindurira ibihe. Ni kenshi twagerageje tukananirwa, twakoresheje ubwenge bwacu biranga, twakoresheje imbaraga zacu biranga, ariko aka kanya turi imbere yawe tukwiringira, turi imbere yawe tukwizera, turi imbere yawe mwami Imana. Utugirire neza Papa, utugirire neza Mana nzima, duhindurire imibereho, uduhe izina rishya
mushyashya. Yesu ndakwinginze, Mana yacu gakiza kacu ndakwinginze, twereke imbabazi zawe, twereke urukundo rwawe, twereke ineza yawe Papa, utwereke marebo shakaramando semenekere boze saini. Yesu manderebo shakaramando, twereke ineza yawe Mwami, twereke imbabazi zawe, twereke urukundo rwawe, kugira ngo Mwami twishimire imbere yawe, twishimire mu kubaho kwawe, twishimire mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi. Utugire neza agakiza kacu, subiza buri wese gusenga kwiwe, uha umugisha buri wese Mwami. Daturi imbere yawe iri joro, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Haleluya. Turacyari imbere y'Imana, turacyari mu bwiza bw'Imana, turacyari mu kubaho kw'Imana. Ariko muri kano kanya reka twinjire umwanya mwiza wo gukorera Imana. Imana yaguhaye umugisha, ashobora gutanga icya 10 cyangwa se amaturo no gushyigikira iyi ministry Loves of God Ministries, cyangwa se abakunzi Imana. Wakoresha abadukurikiye uyu munsi dufite uburyo bumwe bwonyine gusa, nanjye kumwe nkadukurikiye kuri YouTube nibyo namenyereye, ariko naba no masengesho tuzaplodinga nta kibazo. Hanyuma nimero mushobora gukoresha mutanga icya 10 n'amaturo, mutanga ituro ry'ijoro ry'overnight, murazibona muri message. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Reka muri kano kanya turacyari imbere y'Imana, turacyarimo gusenga, turacyarimo kwinginga Imana. Reka dusengere abarwayi, umuntu wese uri hagati muri twebwe urwaye cyangwa se arwaje. Hari abanyandikiye kare bambwira ngo ntibashobora kuza kwatendinga iri joro kubera ko barwaye. Reka dufatanye tubazamure imbere y'Imana, twinginga Imana igira icyo ikoresha ubuzima bwabo. Dusengere n'abari hagati muri twebwe, baba n'abafite abarwayi mu rugo cyangwa se mu miryango yabo. Ukoko kw'Imana gukora ibimenyetso n'ibitangaza gukora hejuru y'ubuzima bwabo, kuko indwara nimwe muri strategy za Satani akoresha mu kwiba imigisha. Iyo umuntu arwaye atanga ibyo afite byose. Hari abantu benshi bagiye bakira bakagira kuntu bihambaye, ariko Satani akagenda akazana indwara mu buzima bwabo, ikazi gasahurira ikintu cyose bakoreye, bagapfa ntacyo na kimwe basize ku isi. Ugasanga umuntu arakoresha umuti $1,000 ku munsi, akababurije yuko abana bose yishyuriye amashuri bize bakoze barimo bakora udufaranga twose bakora, umushahara wose bakorera urangira hejuru y'indwara. Indwara ni ikintu kibi Satani akoresha asahura ubuzima bw'abantu. Icyambere Satani amaze kuguteza indwara ntubugishobora gukora, ariko nibyo yakoreye byose arabisahura. Kandi so udakora wenyine gusa, hari n'abandi baza kukwiconda bagatangira kukwitaho. Abo nabo bava mu kazi kabo, abagiye gukwana utwaye twose bakadutanga. N'umwuka mubi cyane tugomba gusenya mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana Naila hano ku rubuga. Imana imuha umugisha, ntago namuteguje, ntago namusabye ko ashobora kuza kugira icyo atubwira iri joro, ariko abaye abishoboye ashobora kuba yadusuhuza akagira icyo atuganirizaho gato nyuma ko turangije gusengera abarwayi gatoya, kuko ntago mugwa ko ntago namushyize kuri programu, ntago namuteguje, ariko ashobora kudusuhuza akagira icyo atubwira. Umukozi w'Imana, Imana ikoresha cyane kandi afite igicaniro cya parents cy'ababyeyi cyo gusengera abana n'abarwayi ndetse n'umuryango muri rusange buri kuwa mbere saa 3:30 ku masaha mu Bwongereza. Rero n'abandi badukurikiye bari mu bindi bihugu bitandukanye barashobora kuzajya bajoininga, bashobora kumbwira cyane abo ku rubuga rw'abakunzi Imana igihe cyose badusharinze linki nkayibaha, kuko n'umwanya mwiza, n'umwanya
Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza, ni umwanya Imana ibohora urubyaro, ibohora abana, kandi ni ukuri n'umukozi w'Imana ufite umuhamagaro kandi ufite amavuta y'Imana, kandi ni ukuri ndabasaba kugira ngo ubishoboye wese azajye abasha kuhaba, kandi Imana izamumugisha kuko Imana ihaduhera umugisha. Hari inyigisho z'abamama turimo dutegura mu minsi iri imbere, Vision of Women. Turafite porogaramu y'inyigisho, nyuma y'amasengesho nzabwira porogaramu, tuba turi kumwe nawe azatuganiriza, byo narabimusabye ndazi ko arimo kubitegura. Niyo mpamvu muri iyi minsi maze iminsi ntarimo kumugora no kumusaba porogaramu nyinshi, ariko murabizi uburyo ki ahora duhesha umugisha muri overnight. Ni ukuri kandi iyo yatuboneye umwanya agafata umwanya turahabwa umugisha cyane. Rero niturangiza gusengera abarwayi, niba ufite akanya please basi minota 2 3 4 5 ugira icyo tubwira, basi dusengera udasubire n'umugisha, kandi Imana iraguha umugisha mwinshi cyane. Reka dusengera abarwayi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, turasengeye buri murwayi wese uri hagati muri twebwe. Turasengeye umuntu wese ubabaye, umuntu wese urwaje, umuntu wese ufite umurwayi mu muryango, indwara zidakira, indwara za diabete, indwara za kanseri, indwara za asima, indwara za sida. Mwami, isi yaravuze ngo ntizikira, ariko twebwe imbere we tuzi ko zikira mu izina rya Yesu Kristo. Turatura kandi turategetse mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, izi ndwara nizihunge, nizive mu bana b'Imana, nta mugabane zifite mu izina rya Yesu. Izi ndwara zadutse za mabaga ziri mu Rwanda zirimo kwica abantu, turavuze ngo zishire kandi ntizambuke imipaka mu izina rya Yesu. Abantu bacu bari muri cya gihugu barindwe, imiryango yacu, abavandimwe bari mu Burundi, bari muri Kongo, abari muri Uganda, mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaritse umwuka w'urupfu, duhagaritse umwuka w'uburwayi, dusengeye ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, abana bacu. Data, ahantu hose hari ubumuga, mu izina rya Yesu Kristo, indwara ziri mu magufwa, iziri mu mitsi, iziri mu mpyiko, iziri mu mutima, iziri mu mwijima, iziri mu bihaha, turazisengeye mu izina rya Yesu. Indwara ziri ku bwonko, indwara ziri mu magufwa, mu ngingo zitandukanye, turazirukana mu izina rya Yesu. Abafite ibibyimba mu nda zabo, turabisengeye bikurweho bigende mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye indwara z'imyuka, abarozwe, abafite ibintu byinshi bitandukanye birwana n'ubuzima bwabo, indwara za karande, turazimenagura mu izina rya Yesu. Abarwaje abana, Mwami, turasengeye bari abana barwaye bari ku ishuri batwoherereje, turasengeye bari ababyeyi, Mwami, batwandikiye tugura ko batarubane natwe kubera barwaye, reka bakire gukira, iyi mitwe nikire mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo buri ndwara yose, ndavuze ngo buri ndwara yose, yaba indwara y'icyorezo, yaba indwara y'iyisi, zaba indwara z'abadayimoni, zaba indwara z'abarozi, iri joro ndazicyashye, iri joro ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tuzitwikishije umuriro w'Imana, turazirukanye. Dukuyeho za autisme, indwara zica ubuzima bw'abana, zibuza abana gutera imbere, ubumuga n'imyuka mibi yambukiranya, mu izina rya Yesu Kristo turayisambuye, turacagagura, turavunagura, turasambura mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita hasi ubu burwayi, turasenya ubu burwayi, turasambura izi ndwara, turarimbura izi ndwara, turazikuraho mu izina rya Yesu. Turakuraho umwuka w'indwara, turakuraho umwuka w'indwara, aho uva ukagera, aho unyura hose, turawukuraho mu izina rya Yesu Kristo. Turakuraho umwuka w'indwara, turakuraho indwara baroza abantu, turakuraho indwara zimunga amagufwa, turakuraho indwara zikamya amaraso, turakuraho indwara ziteza ibibazo bitandukanye. Abarwaye impyiko turazisengeye zibe nzima, abarwaye umutima, abarwaye imitsi turayisengeye ibe mizima. Buri ndwara yose, izo tuzi n'izo tutazi, izaduka n'izikorwa mu laboratwari, turazirukanye mu izina rya Yesu. Data, ijambo ryawe riravuga ngo nta ntwaro n'imwe bacure kuturwanya izagira ikidutwara. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, buri burwayi bwose aka kanya burangire kandi bukurwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mukozi w'Imana, nimba bishoboka ukashobora kudusuhuza, karibu, umwanya n'uwawe, turagufungura microphone.
Yesu ashimwe. Ariko nanone nimba bidashoboka ukarya badukurikiye bari mu kazi cyangwa se mu bindi bitandukanye nabwo nta kibazo, ariko bishoboka wafungura microphone ukatuvugisha. Byashoboka ko atari ready, it's okay. Reka dukomeze. Dusigaranye iminota 10 kugira ngo dusoze. Reka dusengere ibyifuzo byanyu. Umuntu wese ufite icyifuzo muri kano kanya, reka tugisengere. Dusengere n'abatanze amaturo, n'abahora bashyigikira uyu murimo w'abakunzi Imana. Mwebwe mwese mutanga icya 10, mutanga amaturo muri ministeri, n'ukuri Imana ibaho umugisha, kuko mukora umurimo ukomeye cyane. Ni mwebwe mutuma ubutumwa bwiza bukomeza kugera kuri benshi hirya no hino ku isi. Ni mwebwe mutuma umurimo w'Imana ukomeza kubaho no gukura no gukomeza. N'ukuri muri abantu b'agaciro, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Namwe mudatangira mu bakunzi Imana, ariko kandi mufata umwanya mukadusengera, mugasengera umurimo, mugasengera ministeri. Ministeri isaba ibintu byinshi, umurimo w'Imana usaba ibintu byinshi. Imana ibaho umugisha kubw'ubwitange bwanyu no kubwo gufata igihe cyanyu. Niba ugafata iminota 5 ugapfuka mukibuka ko Loves of God Ministries ibaho, ugapfuka mugasenga kugira ngo Imana ikomeze kwishyigikira. Ntabwo dushobora kubona amavuta yo kuvugana namwe, ntidushobora kubona ijambo ryo kuvugana namwe tudafite abantu badusengera, tutaraye ku karago, tutagiye ku mavi, tutafashe igihe cyo kuba imbere y'Imana. Ntago amavuta y'Imana atoragurwa mu muhanda. Oya, buri kintu cyose kigira ikiguzi. Rero mwumve yuko uruhare rwanyu rurakomeye cyane kugira ngo umurimo ukomeze, kandi azi neza yuko Imana izabahembera, kandi mufite ingororano mu bwami bw'Imana. Haleluya. Biravuga ngo Mose yazamuraga amaboko, Abisirayeli bagatsinda, yayamanura bagatsindwa. Ariko uko yakomezaga kuyazamura, yageraga ahantu akananirwa, akaruha, amaboko akananirwa, agatentebuka. Yarakeneye abantu bamuha iburyo n'ibumoso kugira ngo bamufate amaboko ashobore gukomeza kuyazamura. Ntabwo nahagarara kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Buri munsi mu gitondo morning glory, kumanywa inyigisho, amasengesho, inyigisho kuri YouTube, kuri groupe, kuri Zoom, hose. Ntago nabishobora ndi jyenyine. Nageraho nkaruha, nabivamo. Ariko mwebwe mwese Imana ikoresha byinshi bitandukanye gitondo n'umugoroba. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi Imana yo mu ijuru bagire neza. Iri joro ibibuke. N'igiceri cy'icumi watanze mu bakunzi Imana, iri joro Imana ikibuke. N'umunota umwe wapfukamye usengera abakunzi Imana, iri joro Imana iryibuke. Yibuke uwo munota wapfukamye urimo kuzamura ijwi ryawe usengera abakunzi Imana. Icya 10 cyawe kibuke imbere y'Imana. Amaturo yawe yibuke imbere y'Imana. Imbuto zawe wabibye, ubibira ukwezi, ubibira umurimo, ubibira umwaka, ibyo wakoze, igikoresho waguze cyo mu murimo w'Imana, icyo wasapotinze kikagurwa mikoro, umugozi, umuriro ukagurwa, internet ikishyurwa, icyo wakoze, icyavuye mu mufuka wawe kikagira icyo gikora muri uyu murimo. Iri joro Imana ikibuke iguhindura amateka. Iri joro Imana ikibuke iguha umugisha. Iri joro Imana ikibuke igukingurira imiryango. Iri joro Imana ikibuke igusubize umugisha, igusubize icyifuzo ufite. Iri joro Imana ikwibuke ikugirire neza. Haleluya. Imana yibuka umuntu wese uruba mu bwami bwayo. Imana yibuka umuntu wese utera imbuto mu bwami bwayo. Imana yibuka umuntu wese ugira icyo akora ku bakozi bayo bakorera Imana ijoro n'amanywa. Igikorwa cyose ukorera umutambyi w'Imana, Imana ikibuke, Imana iguha umugisha, Imana ikuzamure, Imana ikugirire neza, Imana ikurwanirire, Imana ihagarare mu byawe, Imana irambura ukuboko iha umugisha imirimo y'amaboko yawe, Imana iguhesha ukuboko kwayo kw'iburyo mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo Imana igwesha ukuboko kwayo kw'iburyo, Imana iguha umugisha nk'uwo yahaye Aburahamu amaze gutamba Isaka ku musozi, Imana ikamuhindura ikamuha intama.
uwo munsi yaravuze ngo urubyaro rwa amahanga yose yo mu isi azabonera umugisha mu rubyaro rwawe. Iryo sezerano riri kubeho n'umuryango wawe, ribe ku buzima bwawe, ribe ku bawe, kuko wemeye gutanga ibitambo mu bwami bw'Imana, wemeye gutanga ibisabo, wafashe mu byawe ushyigikira umurimo w'Imana, ushyigikira abakozi b'Imana, uradushyigikira, amaboko yacu ntiyatentebuka, amaboko yacu ntiyagwa, uradushyigikira ntitwacogora muri uyu muhamagaro. Imana yo mu ijuru iguha umugisha iri joro, Imana igushyigikire, Imana igucira inzira, Imana ikwagure, Imana ikugire neza, Imana ikugeze kure, Imana iguha ibirenze ibyo usaba, Imana iguha ibirenze ibyo ukeneye, Imana iguha ibirenze ibyo umwana w'umuntu yaguha, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Zamura ijwi ryawe dusenge, ibyifuzo ufite imbere y'Imana iri joro ubyature, ubivuge, buri cyifuzo cyose. Sinzi icyo ufite, kuko nibanze cyane mu by'ubutunzi, kuko niyo minsi 7 turimo twiyiriza dusenga ijoro n'amanywa, turimo gusengera kubohoka ingoyi z'ubukene no kubona ubutunzi. Ariko hari ibindi byifuzo bindi tubana nabyo, tugendana nabyo, tuba tutavuze muri uyu mwanya. Ibyo rero nibyo nguhaye umwanya ngo dusengere. Birashoboka ko ari ishuri urimo, birashoboka ko ari umuvandimwe wawe, birashoboka ko ari ikindi runaka, birashoboka ko ushaka umugabo, ushaka umugore, ushaka umwana, ushaka ikindi kintu runaka, ushaka kuvana ukajya ahandi, ushaka visa, ushaka ubwenegihugu, ushaka sinzi ikindi kintu ukeneye. Ariko icyifuzo cyawe cyose kiri imbere y'Imana kugira Imana igisohoze. Zamura ijwi ryawe dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera abana bawe, ndasengera ubwoko bwawe, rambura ikiganza hejuru y'ubuzima bwabo, usubize mwami ibyifuzo byabo. Ushaka umugabo muhesheje umugabo, ushaka umugore nkingura ijuru ngo yakire umugore, ushaka umwana ntiyakire umwana, ukeneye amahoro mu rugo ntiyakire amahoro, ukeneye mwami viza z'abana, viza ziwe, ukeneye ibyangombwa, ukeneye mwami gutsinda urubanza arimo kuburana, mwami ufite ibyifuzo bitandukanye, wifuza promosiyo y'umugabo wiwe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, ndakwinginga kubw'imbabazi zawe, ndakwinginga kubw'urukundo rwawe, nyemerera usubize icyifuzo cya buri wese, nyemerera mwami gitare cy'amahanga uyu mwanya data, wumve gutaka no kwinginga, wumve guhamagara, wumve mwami data ubwo kidukomanga imbere yawe. Nukuri ni wowe dusenga, ni wowe duhamagaye mwami. Hari abatandukanye n'abagabo bifuza guhura nabo, hari abatandukanye n'abagore, hari abatandukanye n'abana babo mwami gitare cy'amahanga. Hari abafite abana mwami data badafite ubwenge ku ishuri bakeneye ubwenge. Hari byinshi gitare cy'amahanga ubwoko bwawe twifuza, ubwoko bwawe bukeneye. Ibyifuzo ni byinshi mwami, ibyifuzo mwami biri mu mitima y'abana bawe, ubasha kubireba kandi ubasha kubibona data. Nange mpagaze nk'umutambyi data, nk'uko mwami Eli yabwiye Hana ngo Uwiteka gutyo umutima wawe usaba, nange ndasengera abana bawe mwami, bahibye imitima yabo isaba. Urabizi kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, urazi ibyo bakeneye, urazi ibyo bifuza, urazi ibyo bagukeneyeho mwami, urazi ibyo bagusaba. Ijwi rya buri wese rikugereho, ijwi ryo kwinginga no gusaba mwami rizamuke rigera imbere yawe. Usubize mwami abana bawe, usubize abahungu n'abakobwa, usubize abagore n'abagabo, usubize umuntu wese uri hano mwami, uhindura amateka. Rema amashimwe mu mitima y'abana bawe, kora ibitangaza mwami. Ndakwinginze gitare cy'amahanga, umuntu wese wabaye iri joro imbere yawe mwami, dore tugeze ku isaha ya 9 mwami, muri amasaha ya Kenya. Ndakwinginze mwami ngo iyi saha reka datugire icyo ukora ku bwoko bwawe, usubize ibyifuzo bya buri wese, ugire neza buri wese mana, muhe umugisha buri wese wabaye imbere yawe data. Ndakwinginze kubw'imbabazi za n'urukundo rwawe, ubwo tuzongera kugaruka ahangaha buri wese n'undi azaba afite ishimwe ry'imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwiwe. Urakoze mana ukumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge dusoza, dusaba amavuta ya protection, kurindwa n'Imana n'ubuntu bw'Imana, amaraso Yesu Kristo bibe hejuru ya buri wese,
Imana ibarinde imbaraga zose zo kwihora, umwanzi ntaze kwihora ku buzima bwa buri wese, ahubwo uburinzi bw'Imana bubabeho. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndakwingize ngo ushyire uburinzi hejuru y'abana bawe, ababaye imbere yawe bose iri joro mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye, buri wese Mwami umushyireho ikiganza cyawe, murindishe ukuboko kwawe, mbabazi zawe n'urukundo rwawe bibe kuri buri wese Mana agakiza, kugira ngo Mwami Data buri wese arindirwe mu buntu bwawe. Myuka yo yose tuyifungiye kuzimu, ibitero by'abademoni byose tuboheye kuzimu, Satani tumubohanye n'ingabo ziwe mu izina rya Yesu Kristo, ntakongere kugira imbaraga hejuru y'abana bawe, hejuru y'ibikorwa by'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha buri wese wabaye imbere yawe Data, ubwo turangije tugiye kuryama, buri wese umuha inzozi nziza, kandi buri wese umuganirize, umugire neza kubw'icyoreke no kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka mbabwire ngo mwakoze ku imbere y'Imana, mwakoze kwa bwiza bw'Imana, ndabakunda cyane. Ejo ku mugoroba saa 12 ku masaha mu Rwanda tuzaturahangana ubundi kuri Kamera Live, turi mu nyigisho n'amasengesho yo ku munsi wa gatandatu muri iyi minsi 7 y'amasengesho turimo. Mwakoze ku imbere y'Imana, reka mbabwire ngo mugire ijoro ryiza. Bye bye, good night, I love you so much.